Yo. Ho. Air Force One down. Air Force One ubundi ni indege perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendamo. None iyo ndege ngiri hasi. Marine Corps Base. Turi ku birindiro by'abamarine. Bari mu mwitozo abasirikare ba mbere barenze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batinywa. Bitwa ba Marine. Iri ni ku ikosi babari. Ku ikosi. Babi. Gisha kwica. Dop. Cha. Cha batoza. Sam Whiteman. Dop. Mujepe mukuru yaje kureba umwitozo w'abamarine ukuntu ukorwa. Dop. Dop. Work. Koze neza. At ease, Major. Banura Major, uratsinze. Bamuca inyuma. Fande. Cyuma ku ngoto. Never let your guard down, Major. Ntuzigere ari murangara Major. You think you've won. Nacyagiye ubutekereza ko watsinze. Ugomba guhora uri maso. Hey. Hey. Umujepe mukuru yarebaga. Bamwita Sam Whiteman. Rebe. On behalf of President Bosick and myself, yewe vugiye President Bosick we intend nanjye ubwanjye twamaze gusinyana amasezerano. Astovia tugiye kukigira igihugu cyemerewe kuba ubwacyo cyabasha kwikorera imbaraga zacyo, ariko nacyo ubwacyo kikaba kiduha essence n'amavuta, peteroli n'amavuta. Uri President wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje mu kabari kwinywera filime. Imyitozo unabona gukubita. Uriya mwarimu ni umuhanga. I ran to your old buddy Tobias Masters at General's retirement party. Narindi mu kirori cya General wahoze ari Tobias. Yeah, good for Toby. Ni byiza kuri Toby. I'm proud to be in Marsoc. Cyeneshwe no kwandi Marsoc. Birampagije. Should be proud. Being guterwa ishema. Selected. Kubera uyu mugore wa mbere bahisemo kuba Marine Corps Special Operations muri Maroc. Madoc. The General told me off the General yambwiye at the JSOC selection. Should have been you. Ko cyagiye bahitagamo JSOC ngo niwe bakagombye kuba baratoranyije. JSOC ni zimwe muri department zigiye zigize igisirikare. A couple ex-wives are open for a mention. Bari kunywa. Favorite niece. Niwe mwishyiko wa mbere ngira. Umva ndi umwishyiko ukuze ariko. Kumbu uyu mugabo umujepe mukuru kuriye abajepe n'umwishyiko we. At this point also. Ubu niwe muntu nsigaranye Alison. It is important to usher nations that are behind the United States in progress. Ibihugu byasigajwe inyuma mu majyambere tugomba kubiba hafi kugira ngo nabyo bitere imbere. So, still a big fan. Harjana n'ubu president cyamufana. Don't get me started. Ntumbwire gutyo. Know how I feel about this guy. Urabizi ukuntu president mwiyumvamo. Tell me why you hate him so much. Ese president kuki umwanga? Hate him. Ntago mwanga. I don't think he deserves. Ahubwo ntekereza ko president wacu adakwiye kuba ari kuri iriya ntebe ariho. Handed to him on a silver Ibintu byose afite barabimuhaye ntago yabivunikiye. campaign of Ariko ajya muri campaign akigisha abantu gukora cyane no kugira discipline kandi nawe ibyo afite atarabivunikiye. Dallas Edwards was born into. Na Dallas Edwards niko yari ameze. Ba bana bakuriye mu bakire. Elected dog catcher. Nk'uyu president aje mu isi ya nyayo. He's not the man you think he is. Falcon. Falcon nzabubwira ukuntu mufata nk'umuswa. Falcon niko twita police. Well, call him whatever you want, Uncle. Ujye umwita uko ushaka Uncle Sam. Ariko president mbona ari umudage. Really? Oh yeah. Ngiye tunahuye nabibabwira. Ni umukobwa ngahuye na president yamubwira ko ari umudage. Sam? I already work for Uncle Sam. I don't know. Ndashaka unkorera. Ntabwo nshaka unkorera mu gisirikare. Ukorere nge. Sam. Waitman. Ukorere nge Waitman. Secret Service? Secret Service. Looking for someone with your exact training. Dukeneye umuntu ufite umwitozo nk'uwo ufite. By far. Everyone's favorite. Kandi muri kano kanya niwe mbona abantu bose bari gushyira imbere. Answer is either yes. Mbwira yego cyangwa hoya. Bagiye kumukura mu gisirikare yarimo azajya kuba umujepe. Nabyemera. Hell yes. Nabyemera ahubwo cyane tugende ninde wakwanga kujya kurinda president. Mukobwa agiye kurinda president ariko aramupinga shawo. Agiye kurinda president yanga apinga. Bidatinze bahise berekeza Washington DC. Kuwa kabiri saa mu gitondo. Hazagira umuntu bakanga ngo yirirwa muri Amerika ngatega indege ajyayo. Ubusemwe ni muri yo hano bahita Washington DC. Hagize uwakubaza wahamubwira. No hari inzu president akoreramo. Noneho turatumodoka tw'umuhondo ni taxi voiture zaho ukahita umukanga. Ugutekereza iki? Mukobwa. Thinking how Natekerezaga ngo makes the greats great is how they handle pressure. nibaza gukuntu abajepe nyine mu mufite pressure mu kazi. He was under pressure his entire presidency. Lincoln yabaye president wa Amerika ariko yakoreye kuri pressure ubuzima bwe bwose. Igihugu agetse ku bitugu. Elected in the middle of a FDR and had to navigate the war. yagize pressure mpaka igihugu cyacu kijyanye mu ntambara y'isi. He navigated war. Washington murebe igihugu gikura mu ntambara gihe amahoro. Stepped away from power. Biragoye pe.
You act like you've never been here before. And how many summertime vacations did you... FDR ubwo ni Franklin Roosevelt nyine. Times I take you to the top of the Washington Monument. No, that's different. It's just vacation. Byagutwara igihe kingana iki kugira ngo ugere hara kuri monument hejuru. Now I live here. Ubu ngiye gutura hano muri Washington. Kubwo agiye gutura Washington ubundi ni mwari wo mu rwa mukuru. Service. What am I doing? Umunsi wa mbere nk'umushepe ndakora iki? Uraza kuba uri kuduseriva ikawa. Umunsi wa mbere agiye ngo mubaje pe. Akazi ka mbere bukore nuko baseriva ikawa. He's got his heels dug in on this one. Umva president bino bintu bishyizemo imbaraga ze zose. This is going to be disaster. Bino bintu ariko biraza kuba ari bibi. Not to mention a public relations. Yaba mu bavandimwe dukorana hariye bari muri biriya bice ibihugu dukorana no mu baturage ubwabo ntabwo bibuze kubashimisha. President sinzi umwanzuro yafashe. Sorry, Mr. President. Mr. President. I'm talking to you. Uyu ashaka kuvugana nawe. Kombe koko hano yari guseriva icyayi abandi baje yageze mu kazi. Mutse wa mbere muri White House atangiye guseriva ikawa. Ubu ngubu niwe uri kurinda amandazi. Everybody's got to start somewhere. Abantu bose nano batangirira iyo baje mu kazi. We're helping to create political stability. Kuki ushyigikiye President Bosic? Eastern European cartels have used the Estonian oil. Umva abanyabiyobyabwenge bo mu burasirazuba bwa Aziya. Ni hari ahantu ubundi banyuze ku biyobyabwenge. Dukeneye kiriya gihugu turi gukorana kugira ngo byibura tube tumeze nk'abafite ibirindiro. Sir, you've seen the Mukobwa muterera isari. back channel threats against the United States, against you, sir. Since Abantu bose ntabwo bari kubyemera ibyo uri gukora. been afraid of this cartel or any Uva ryari mutinya bano bakaritera ariko. Hindukiye bona wamutereye isari. President, uyu mukobwa aramwanga. What's the deal with all that? Doesn't sound like everyone agrees with the president. Ese ko muri president ibintu ari kuvuga batabyemera. Do protection. Ntabwo dukora politike turamurinda. Morning, Madam Vice President. Aramutse Madame Vice President. To our voters, they expect us to do things differently. Ibyo twumvishije cyangwa se twabwiye badutoye ku cyuri kubihunga. Looking to take on Congress this early in your first term. Did you hear the president? Umvishe president icyo avuze? But you goddamn well better get behind me. Bino bintu ushobora kutabikunda ariko ugomba kubishyigikira. And has Falcon doing a political photo op in the press room. Perezida araza kuganira n'abanyamakuru mu cyumba cy'abanyamakuru. Strategic positioning and detail. Mwese mugomba kumenya ko muri kuri position z'ahantu hari na position murimo ko nta hantu haduyi yamenera. Uyabyuka atanga briefing. On that duty, huh? Ni uri gutanga amandazi hano zero waje. Let's get on you, Miles. Kano kazi karakubereye Miles. So, what do you think about Perezida wacu mutekerezaho iki? I think he's the president. Nkeka ko ari perezida nta kindi. Umva. I know about what happened with that. Abizi byakubayeho we n'umwishywa wa senator. Didn't deserve it. Mukubita ngo ibyo afite ntago bikwiriye ngo ni iby'umwana wo mu bakera bihawe. I mean, the guy was born into money. N'uyu mu president wacu yavukiye amafaranga. Everywhere he went. Ababyeyi be bamwitaho kumujyana ahantu hose. Abajepe bari kuvuga president. Umugore wamaze gupfa. Arangije yigira umuntu babasha uteye agahinda bituma bamutora. We serve the chair, not the man. We serve the chair, not the man. Twebwe dukorera iriya ntebe yicayeho ntabwo ari we dukorera. Aba ni abashepa twe dukorera iriya ntebe yo kuba yitwa ngo ni president yicayeho ntabwo dukorera uyicayeho. Kuvuga ngo uwayicara wese niyo yaba ari ikigoryi bayicaje iriya ntebe abashepe bamurinda. Bo bakorera intebe ntabwo bakorera umuntu yicayeho. Job keeping your mouth shut when he gave you the opportunity to say how you feel. Look, what I said at the bar was between us. Ibyo navugiye mu kabari byari gatenge nawe. Kanigo kazi kanjye. Right now I think donut duty is. Ndakeka ibintu by'amandazi niko kazi nshinzwe ari gutanga amandazi n'icyayi. For rookies. Ibi nibyo dukorera abantu bashya mu kazi. He handles the donuts and coffee. They do that to see if you complain. Complainers don't last long. And I did. Baguha kano kazi kugira ngo barebe ku complaininga abantu ba complaininga ntabwo bajya batinda muri aka kazi. I told you I don't want special treatment. I got this. Allison, you're not getting any special treatment. Ntabwo ngomba kugufata mu buryo budasanzwe. Pack your stuff. Ariko jya mu rugo upakira ibikapu byawe. Okay. Uruhuke. Fresh tomorrow. Mu gitondo ngo ukeneye umeze neza. Ejo hari iki? Sick. Hari umu agent urwaye. Ndagira ngo ejo sasa tujyane mu ikipe. Air Force One. Ejo uzaba uri muri Air Force One. Ya ndege y'amateka niyo ndege ya mbere ku isi irinzwe ikomeye idasanzwe. Niyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendamo. Ariko nanjye nkagira ka Air Force gashaje mba nariguriye mu biryogo njya ngendamo nkambaye. Na Perezida kagiriye agendamo. Ngo nje nawe turi abantu babiri bo kwitondera. Tuvuye hakurikira tugaruke hano. Ndagira ngo urebe filime nta magambo menshi. Umukobwa bayisobwira tora mu agent warwaye wari mushya mu kazi ariko ugiye kuza. Together produce clean, efficient oil and gas. Tugiye kuba twakora peteroli n'ibikomoka ku mavuta bimeze neza kandi mu buryo butekanye. Joint agreement and uyu bamwita general wo muri Astovia iki gihugu.
we will be meeting in Estonia. ku rwego rwo kwereka ko ngushyigikiye perezida wa Astovia nzaza kugusura muri Astovia abari hano amasezerano tuyasinyira. Thank you, Mr. President. Urakoze Mr. President. I'd like to say that uri kubira ni generali mu gihugu cya Astovia. Thomas Hasek. And I once counted an umugabo nkawe nafataga nk'inshuti. intelligent person. nakubona nk'umunyabwenge. You think that I would ever allow you to broker a deal? gute wakumva ko nari kukwihanganira ubu umukomisiyoneri ugahuza Amerika n'igihugu cyacu cya Astovia kugira ngo baze badutwarire peteroli? iteka mvuga ngo iki? ati ibintu byose ubundi bishingiye kuri peteroli. Oil that, thanks to the deal you helped, iyi peteroli twicukuriraga iwacu to American hands. ubu ngubu igiye kujya mu biganza by'abanyamerika bagiye bayiza bayicukura bayijyana iwabo. bakwishyuye ngaho. You and this puppet president we n'iki gipupe ngo ni perezida wacu out of country. mwagurishije igihugu cyacu ntabwo twabikoze. What do you say? uvuze ngo iki? ntabwo namugambanye Hearing you. ntabwo ndi kukumva. Take off this tape. mukure icyo kintu nu rebe. What? iki? I love my country. kunda igihugu cyanjye. Your country. kunda igihugu cyawe. It's funny way how you show it, huh? uburyo bigaragaza birasekeje. never still a thought. nta giceri na kimwe nigeze niba igihugu cyanjye. This deal will be good for iyi diri izafasha igihugu cyacu nidukorana na Amerika. the chance. ubiha amahirwe. If you believe that nimba ibyo byizera uri ikigoryi. he betrayed his own people. uri ikigoryi cyagambaniye abantu bacyo. Yet. murasa ikigoryi. bararasa. For both of our nations. iyi ni diro nziza ku bihugu byacu bibiri. hari umujenerali wo muri Astovia utabyishimiye kuba Amerika igiye gukorana n'igihugu cye ngo bajye baza gucukura amavuta. He's right about one thing. Perezida Edwards yavuze ikintu kimwe cya nyacyo. Going to be ejo uzaba ari umunsi w'amateka. ayo ni amagambo yavuzwe na perezida wa Amerika. atejo nidusinya n'amasezerano na Astovia kiriya gihugu uzaba ari umunsi w'amateka. hano tugana kuri Agent Jim Richards ni Air Force One Flight Data Logistics. uyu nakora muri Air Force One bahise bamurasa. Agent ukomeye cyane bahise bamwica. ukora muri Air Force One bahita biba laptop ye muri iryo joro. ndagira ngo urebe filime witonze. ejo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azagenda muri Air Force One abana bahita batangira guhakinga amasatelite bakandakana kariya nk'abari ku ndege tuvara turite tugaruka muri Astovia. hari uriyo hey ni Gerard muramuzi uriyo ujya ubaha access ukora kuri website ya gasobanufilms.com nawe ni umuhaka. bya byana mba nasanze byiba amabanki yo muri Amerika biri mu Rwanda nkahita abwira ati ngwino wicare twihera abantu filime reka ibyo bintu byo kujya wiba uri mu Rwanda wiba abanyamerika. urumva ubumenyi abafite ubwo uza amafaranga bahembwa nako yihemba. turebe hakunino Stafford Virginia muri Amerika n'ubundi muri iryo joro. gusa uwibye laptop y'umu agent ukora muri Air Force One ahise yoherereza Gerard kiwamuha kuri Astovia. barakwereka hano Lieutenant Colonel Martinez ukora muri Air Force One yaratashye. Lieutenant Colonel atashye mu rugo iwe. muraho ageze mu rugo iwe papa uyu nakora muri Air Force One. Call in sick for tomorrow's flight. hamagara uvuge ko urwaye ejo utazajyana na perezida mu ndege. fata telefone nonaha hamagara perezida wa Amerika umubwire ko ejo utazaboneka ngo ujye mu ndege. ese afata telefone hamagara avuge ko arwaye ejo atazajya mu ndege. nakubwiye ngo generali tubonye muri Astovia yaravuze ati ejo uzaba ari umunsi w'amateka. Lieutenant Colonel Martinez. Ni Lieutenant Colonel Martinez. An emergency I need to address. Ikibazo cyihutirwa kuri famille yanjye ndashaka kubabwira. Tomorrow's itinerary. Ejo ntabwo nzigera mbasha kuza ku kazi. Correct. Yego. Tell Dan I appreciate it. Mubwire Dan ko mushimiye. Calling in a backup named Dan Smith. Uwo bagiye guha akazi yitwa Dan Smith. Ni umukozi mushya. First flight. Nibwo bwa mbere asaba agiye mu ndege ya perezida bahita bamwica. Ndabizi. Ngo ndabizi. Kumbe Dan Smith ni ufite kandi bivuze ngo ni uzamusimbura uzajya mu ndege nk'umukozi mushya. Bivuze ngo uyu Dan Smith tubisomye kuri badge ye ni uzajya mu ndege. Tugaruke muri Maryland, USA. No turi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Andrews Air Force Base. Iki ni ikibuga cy'indege bita ngo ni Andrews. Kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munara amwe bari gukontora kuri Air Force Base. Indege ni igikoko. Arrive in 10 minutes. Falcon arahagera mu minota 10. Falcon ubwo ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagira kode bamwita. Dore ikihebe ngo kirinjira mu ndege ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abari mu ikoranabuhanga hari ibyo baje bacomekamo, batangira guhindura iminara, bahindura amasatelite, bahindura ibintu byose. Hamwe indege bari kwikurura ku maradari bareba ahantu iri kwerekeza, barabihindura babyoherereza wa muhaka bita Gerard. Fuck these Americans.
bano banyamerika tugiye kubatura hasi nyine abakoresheje yamvuga ngo tugiye kuba imwe ya jamani Take back our country. igihugu cyacu tugiye kucyisubiza Do that. We need the kandi oil. ibyo kubikora turakenera peteroli yacu Plus the money. kuko peteroli niyo iduha amafaranga amafaranga nayo akaduha imbaraga What we need to do. imbaraga zikaduha gukora icyo dushaka gukora ubundi niko bigenda iyo umaze kubona amafaranga aguha imbaraga Americans until they bleed. abanyamerika tugiye kubatura hasi kugeza bavuye amaraso ariko mba numva ngiye nuko nsobanurira mu Rwanda nakabivuze ukuntu baba bivuze kugira ngo hahire rimwe ariko umuco ntago uraza mico ariko nzata mico one day hakurino barakwereka umukobwa yageze hano umunsi we wa mbere mu kazi abona Air Force One n'amaso ye bwa mbere ya ndege perezida agenda utegereza ubutumire se tegereje ko bakuzanira ubutumire yinjira umukobwa agiye kwinjira iyi ndege niyo ndege ya mbere ku isi ibikoze mu buryo buhambaye idasanzwe kuko itwara umugabo wa mbere ukomeye ku isi ariwe perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika My head out of the closet. ugasana umutwe wanjye ntabwo urabasha kubyakira ariko mu munota Quite a sight when you see it. ndabizi iyo ubonye iyi ndege bwa mbere birakurenga turi umukobwa yabaye nk'umuturage Kid, remember? Of course. Still have it. Is everything alright? byose bimeze sawa Well, Agent Richards is a no-show, so we still. Agent Richards ntabwo ari buze mu kazi Are we covered? Of course, we always have people on hand for. none se yasimbuye nande hari undi muntu twamagaye ku munota wa nyuma But you don't azamusimbura have a contingency still. kandi ntabwo ukunda ibintu bibaye ku munota wa nyuma utari wateguye Even though you always have a plan B. iteka ariko iyo tudafite plan B plan A uba ufite plan B ati njye ngira plan kugeza kuri Z ariko njye nkunda plan A niyo ngumba kugumaho nubwo mafite na plan zigera kuri Z bakiraho Falcon yaraje Falcon ni kode bita perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se bakamwita ngo ni Eagle ko wabishaka niko ni amakode nyine abashipa bagenda bamwita abandi ukumva bamwita ngo ni Potus ariko n'ubundi no kuri za ahantu hose niko yitwa no ku mbuga z'ubundi bari Potus yumvisha uvuga ngo Potus kuva avuga Falcon Eagle igisiga kirahageze umenya ko ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ujye ubona ko no mu kirangantego cyabo harimo igisiga ukibaza ngo ibyo byose mba narabimenye gute ayo makoda abajepe bita perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanjye kubera inzego nkoramo mu Rwanda tugenda duhana amakuru nabo bari muri Amerika ukuntu duhana amakuru ariko gake Gentlemen, we'll get a cup of coffee, get a little bit of work done. perezida yinjiye mu ndege umucyo agenda murabona ko ari we nyiri indege abanyamakuru bari hano mu ndege ngagomba kugenda baganiriza Afternoon, we get a umugora mwiza finish the brief and then we'll get to work. ageze hano umukobwa amuterera isari umukobwa ni wenyine umuterera isari Break this. uyu mukobwa ibyo bintu mubimukuremo Morning, Mr. President. mwaramutse perezida Good morning, Mr. President. mwaramutse perezida No, Charlotte. Charlotte I do. nakoze iki The president isn't big on formalities. perezida ntabwo akunda biriya bintu bya formalities byo gukabya abona umuntu mukuru ukamwubaha ukamuha ibyubahiro byinshi cyane umuterera amasari ya buri kanya ntabwo abikunda na kwa kundi ufite umukozi buri kanya akajya kwita ngo boss hari abantu batabikunda perezida rero ntabikunda nagiye kubanza nk'ikawa ye Greetings to all of you flying with us today. mwese reka tubaramutse tugiye gurukana namwe uri captain w'indege So if you can find your seats and finish up. haracyabura iminota ngo duhaguruke nimba amaze kugira umwanya wawe wafunga umukandara mbere yuko indege ihaguruka umukobwa arabanza yambara umukandara uri ikirangantego cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika turi police office bafite mu ndege uve kuri twa dusurubende tw'udutwegerane mujya mutega mukaza mukabya ngo mwagiye mu ndege mu ndege mu ndege ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika indege ibirinzwe kurusha izindi uwa mbere bamwiciyemo byebe byamaze Air Force One muri tayari kuba mwahaguruka ababibabwira nabo bari ku munara you are clear to take off Dan Smith cyacebe nicyo gitwaye indege ya perezida dore indege ngirahaguruka itwawe n'ikihebe ya gasani bimeze bite indege ihagurutse ya perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika irimo ikihebe cya mbere tubonye cisha umuntu harimo uyitwaye ubwe ni ikihebe umuntu utwaye indege urimo abagufite ubuzima bwawe mu biganza indege yagurutse saa moya yazinze amapine Andrews Air Force Base is Air Force One. Andrews Air Force Base in Air Force One bari guhamagara bo ku munara baba bari gukominikana dore ngaba rebe aba nibo bareba indege yikwe Space. Andrews Air Force Base this is Air Force One Come in, please. come in please sasu ica abapilote baba bamwungirije
indege isigaranye wenyine. He's ours. Indege ubu ni iyacu. Mama we yahise atanga raporo kuri wa mujenerali muri Astovia wicaranye. Estovian press. Munyamakuru muri Astovia ni wambaza ikibazo ra. Thank you, Mr. President. Urakoze Mr. President. Amar Hosman of the Novaya Amar Hosman horera Novaya News. Ask, why are you doing this? Nakoze ngo kuki uri gukora ibi. Claims it wants to go green and Igihugu cyawe invade other. cyavuze ko gishaka kuba igihugu kibana n'ibindi neza ariko muri gushaka kujya gukura petrol mu bihugu by'abandi. Your country, and you know that. Nta muntu ushaka gutera igihugu cyanyu. To this deal by your president, and I agreed because it is one that I believe in strongly. Impamvu ngubwira ngo turashaka umubano mwiza n'igihugu cyanyu nuko nizera ko ariko bimeze. Doing things that you must do. Hari ibintu ukwiye gukora akaba n'ibyo ugomba gukora. President Bosic and I have negotiated a deal Perezida Bosic nanjye twarumvikanye deal. with our countries Kandi iyo deal igomba kungura ibihugu byose yaba mwebwe izabaremera akazi kenshi abaturage banyu and make ndetse natwe ubwacu a partner for us in the region. ndetse binatume tuba abafatanyabikorwa muri kariya karere muherereyemo. Just want to send an email. Ndi kugerageza kohereza email Internet's gone down. ariko internet yavuyeho. Birasanzwe I'm on Air Force One. muri Air Force One ibyo bintu ntabwo bisanzwe. Indege ya perezida we yajya hose mu kirere icyo ari cyo cyose bifite internet nk'iriya mba mfite muri Rocket Entertainment. Yours, General. Ko kanya perezida bamukupiraho utwitumanaho. Air Force. Mugoroba mwiza Air Force One. Mr. President. Mr. President. Name is Azam Amazina yanjye ni Azam Rodinov. General Rodinov. General Rodinov. You heard of me. Ndakeka wigeze unyumva. Is this Ninde tuvugana? President Edward. President Edward. Plane has been hijacked. Indege irimo yashimuswe. Missions have been blocked. Utwitumanaho twose badukubye. Nta telefone nta satellite Can penetrate this. yabasha kuba yakwinjira muri iyi ndege. Andrews Air Force Base. Andrews Air Force Base. Raider Ghost. Uriya munara bari gutracking indege itariyo Wow. ku munara kuri radar. Kuko iyanyu nitwe turi kuyikontorora. To let you know how demand. Ngiye kuba ngukubye mu kanya ndakubwira ibyo ngusaba. Let's go. Move. Mureke tugire. But for now, Ariko byakanya what you Americans say? abanyamerika harya muvuga ngo iki? Back. Sit back Enjoy the ride. and enjoy the ride. Get Mwicare mwe mwenjoyinga umunyenga mu gihe mutegereje kuza mu kanya nkababwira ibyo mbasaba. Please don't tell me how to protect you. Perezida ntabwo njya ngubwira uko uyobora igihugu cyawe nawe wimbwira uko ndinda umutekano wawe ni umujepe abwira perezida. Umujepe nukabwira perezida abwira perezida ati perezida nimba mvuze ngo cishwa uracishwa sinkubwira uko uyobora igihugu cyawe nawe ntukambwira uko ndinda umutekano wawe bantuzi kosi ntago wari uhari bakubahana. Perezida akamenya ko ubwo agomba kugira gute guca. Hey ubu umujepe bamwita ngo ni Uncle Sam ariko siyo mazina ye. Impamvu bamwita Uncle Sam ibya Uncle Sam n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika tuzabigaro kuri ya YouTube channel yacu ya Rock Entertainment. Wait man katurori. Hey ntaga nzajya mbahera amakuru ubuntu muri filime mwishyuye 7 gusa mujye muhita munakata mujye kuri ya YouTube channel mukore subscribe utuntu tw'ubwenge turi detaye niho nza nka duto. Ndwa Yasima ni wa munyamakuru muri Astove. Nyeneye ini hala yanjye. Fire! Sasu mu ndege rya mbere rirafuse. Kandi password niwe mukuru w'abajepi. Muri Amerika bita ngo ni ba Secret Service. Plan Z iyi ndege tugomba kuyisubiza. As you have no doubt surmised, We have taken your plane. President kugira ngo byumve neza indege turayifite. in a secure location, Muri kano kanya bagiye kuguhisha ahantu. police have taken us hostage Ariko bagenzi babo bafashwe with us. imfungwa bamwe mu bari abanyamakuru ni bagenzi bacu. The Secret Service, who might still be out there. N'abajepe bawe bakiri mu ndege bidegembya. Ndagira ngo mbabwire iki. Force One is ours. Air Force One ubu yabaye yacu mwabajepe mwe mu byumvi. Kiri hanze mwidegembya. Aba barongera bariyicarira batamaga kandara. Mukandara mu cyongereza ubundi ngo bawita sencha. Imbarinde na ko buriya nibyo nibura niko bawita niko numvishe bavuga. Will they see what's happening to Air Force One at Andrews Base? The only thing Andrews None se buriya kuri Andrews Air Force Base ntabwo bari kubasha kureba iyi ndege. Ati abari gukontora bari kubona indege ya perezida hiri kugeraho bari bapanze kijya kuko twaba hakinze ariko indege iri kujyaho twebwe dushaka. Indege ya perezida none bari kuri radar ntago bamenya ngo indege iri kujya he bari kureba ibintu bidahari baba hakinze. Uncle Sam hano hari cyamwinjiye. President, Mr. President, who have taken control of your plane. abantu batwaye indege yawe They won't. biteguye gupfa kugira ngo babone icyo dushaka. Get them to try and regain control. We n'abashepa nimugerageza kwisubiza iyi ndege ngo muyikontorore Ultimately fatal for
for everyone on the plane. muraza kuba mwishyize mu kangaratete na buri umwe wese uri muri iyi ndege. Give you 1 minute, Mr. President. muri kano kangiye guha umunota umwe The rest of the hostages. kugira ngo uhite uva wari wihisha usanga izindi mfungo zifungiye. Bitisi izo mfungwa turatangira kuzirasa. Kari urebe filime masegonda 40 perezida wampaye umunota ngaba amaze kugera izindi mfungwa ziri ave mu bwisho ko perezida bayihisha ahantu mudashobora kuba mwamugeraho bahita mu mutamenwa. Amasegonda 20 10 seconds. amasegonda 10 perezida barashaka ko yigemura yivanaho yihisha. Amasegonda 5 bakure umugore wa mbere. Wait! Memuretse perezida yaje ntago bakwica imfunga hari. agents to put their weapons down. Bwira abagenti babashyira imbunda zabo hasi. Must I remind you, gentlemen, who controls this? Basore mbibutse nende uri gukontorora iyi ndege. Your weapons down. Intwaro zanyu hasi. Fire! Ku mutwe kakihebe. Perezida areba abajepe baba murasiye imbere. Umva tugiye gutandukana. That is not a good idea. Ntabwo ari igitekerezo cyiza. Faster, more mobile than I am. Umva weho urihuta kundusha muri kano kanya. Protect the president. Genda urinde perezida. Nahise imfungwa. Imfungwa ngiye kuzireba. You only have one job. Ufite akazi kamwe. Uncle Sam. Uncle Sam. Go. Genda. Aramubwira ati ufite akazi kamwe nuko urinda perezida gusa. W'igihugu uyu niwe mugabo wa mbere rw'ubukomeye ku isi. Like to speak to you in private. General ashaka kuvugana nawe muri mwenyine. General w'ibyihebe. Filime. Yo. Perezida muzana hano. President Edwards. Rodinov. General Rodinov. Ongeraho General Rodinov. General of anything, Azim. We ntabwo uri generali nawe n'umwe. Uri umugizi wa nabi uri umugizi wa nabi n'intambara. Another man's hero. Umwe aba umwanzi umugizi umunyabyaha w'intambara undi akaba intwari ngende intwari. I don't admire you. Abantu ntabwo bagukunda. You inspires respect. Ariko ubwoba mbatera butuma banyuba. From Air Force One. Mr. President ndagira ngo utange itangazo muri Air Force One. Out of your Deal. Ko uhagaritse deal. Fake president. Wari ufitanye na perezida wa fake wacu. That you have realized. Utange itangazo uvuga ngo waje kubona ko uriya mu perezida uriho muri Estovia yari yaribye n'amajwi. Will stop paying it. Kugira ngo isi yose irekereho kwita ku byo tugiye gukora n'iriya deal bayihagarike. Iriya deal Amerika yarasinye na Estovia yo perezida yaragiye gusinya kugira ngo bajye bacukurayo peteroli bakorane mu buryo buhoraho. And if you say no, nuramutse ubyanze byo nkubwiye, to kill all of you. mwese ndabica. I'm not a murderer. Ntabwo ndi umwicanyi. Don't make me have to become one. Wituma biba ngombwa ko mpinduka umwicanyi. My man is going to wait with you just in case you are thinking of trying to. Umusore wanjye agiye kuba ari kumwe nawe kugira ngo arebe ko. And remember, Mr. President. Kandi ikindi wubahe Mr. President na wibuke guhaye isaha imwe. Ubitekerezaho. I'm guessing you're not a real journalist. Burya ntabwo uri umunyamakuru wa nyawe. Perezida ajya ku kiyebe. Perezida bitaga ngo ni umudage. Perezida bitaga ngo ni umudage. Fata itasi kubita kwicwa. Purezi. Sit down. Icara uyu muperezida nawe ni umurara turamubonye buriya ntabwo umuntu yapfa kuba perezida nta hantu babigura. The general wants you untouched. Uri umunyamahirwe kuba general agushaka nta muntu wagukozeho. Nari kuba nkuroshe. Icyo ni ikibi perezida ni umurara we. Uramubonye? Mark, can I speak to you from... Mark, twavugana kanya. Tuvera twere kuri vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dore nguyu. I'm sorry to bother you, Mark, but... Bari kubangamira Mark. The president and CC... Perezida namwoherereje email. Ndetse nsisinga bamwe mu ba staff we bakomeye. The deal we're making with Estovia... Kumubwira ko iriya deal tugiye gukora na Estovia ntayishaka. Reservations and I want... Twakagombye kuba tuyihagaritse tukabigenzura neza. Before this deal goes through.
And? hanyuma Thing. Some ikibazo ni have gotten back to me. bakagombye kuba bansubije ubu Tell me that the decision was made. kibura bakambwira ngo umwanzuro wafashwe nta cyahinduka Should have gotten a response. ariko na n'ubu nta muntu uransubiza email I know. ibyo ntabwo bisanzwe ubundi ni ibintu bidasanzwe vice president wabizi ko vice president nimba yanditse email president afite abantu n'abastaff be ahita asubizwa igitaraganya Pass me through air traffic control at Andrews. umva mumagarira abantu bari muri Andrews muri wa munara tumenye indege ya president imeze bite The control, what can we do for you, Mr. Miller? n'icyo twabafasha bari ku munara We need you to check on something for us. turagira ngo amagare muri Air Force And this is Andrews Air Force. Air Force 1 iyi ni Andrews Air Force 1 turashaka kumenya uko bimeze Air Force One. Andrews ni Air Force 1 tubwire This one we have Vice President Hansen. ufite Vice President Hansen ku murongo wa telefone na Chief of Staff Vice President, Mr. Miller. Mr. Miller muraho Good evening. mugoroba mwiza President, he would like to let you know that he's got everybody. nimba ari Vice President nimba ari President mushaka kuvugisha ariko turebesha filime yitwa Godfather What times is this? ahora yiturebesha buri munsi sha uriya mugabo koko niko yabaye Important or it can wait. President ashaka kubaza nimba mutategereza akaba yirebera filime It can wait. oya twategereza Roger that. We'll get back sawa to you when it's over. iyi filime nirangira turongera tuhamagare hari ikintu nabafasha Good. oya tumeze neza bashaka kumva muri Air Force 1 ko bameze neza arakubye kumbu witabye ni Gerard yitabye nk'ari muri Air Force 1 mu ndege ya President bayihakinze ku buryo urwamagara muri Air Force 1 ukitabwa na cya Gerard turi muri ya ndege afo yeah Fucking Secret Service. I'm going hunting. ngiye guhiga President bareba gikobwa gishya mu kazi jepe wowe turifunze film kobwa ku kibe sirikare ku kibe biranga kibe mwana gica bano babatoza kwica kibe ntabwo cyari cyoroshye president areba president arasa kandi kanyenyeri sisuku kansabiri bukuru aya kanura gakwiriye mu nyongera kanyenyeri kaje kamuriki Safety, Mr. President. president tugiye kurijyana ahantu hatekaye none nimba ari ikintu cyiza no kurwana urugamba abatanga amapeti bahahagaze bari kukureba Are you okay? ariko umeze neza muko It's pretty cold where we're headed. aho tugiye arakonje fata ikoti president fata ikoti aba yitaweho akuri ubona umwana agiye mwana wa wibuka ikoti haraza gutaha bwije ndege kibe ariko Mzee mkuru w'amashe penirwanya Uncle Sam singi chebe je Uncle Sam arafatwa Don't move! ntuva huri Where's your niece? umwishwa wari he Don't play ignorant with me. wikwigira injiji Mr. Whiteman Military operation and my intel is good. ndi gukora operation ya gisirikare kandi amakuru bamabara ya nyayo Alison Miles ari hehe umwishwa wawe I don't know. ntago mbizi nuriya mukobwa bamenye ko ari muri iyi ndege
umukobwa imibare ayishyiramo. It's your first time on Air Force One. How did Ubwa mbere ugeze muri Air Force One. Stayed up and read the manual. Nasomye nyine agatabo. Twa dutabo nyine tugaragaza ibera ahantu. Twa dutabo tw'ukuntu ibintu bikoreshwa. Ntujye ugura nk'akantu nk'agatelefone ukabona arimo agatabo kakwereka ukuntu agatelefone ikora. Uyari guhamagara ikebe kigenzi cye cyapfuye. Kandi cyo cyari kirinze president isahamagara sasa uri mu ndege. Yes. Yego. Vladi has gone dark and Vladi ntabwo ari kwitaba telefone ye. Bivuze ngo president yamucitse ari kumwe n'umu agent wari usigaye. get to the emergency exit. Indege yishyira muri autopilot ujye guhiga ahantu president ari. Indege bayishyira muri autopilot ikitwara. Ipfa kuba arimo coordinates zane indege iri kwerekeza indege yahijyana. Ikibi ni uguparika. N'utundi tumanyeri twabamo. Agent Waitman ntagiye kunirwa kwihangana. Tubwira umwishiko wawe ahari. Cyangwa hano tuhuzuza imirambo y'abantu. What about the hostages? Fungwa se. They're gonna let anyone off this plane. Urakeka se ubundi niyo bagutanga hari n'umwe bari buri kari muzima. I asks. I don't think he's gonna let anyone live. That's why it's up to N'ubundi ninakora ibyo general ashaka n'ubundi twese araza kutwica. Off this plane. You must, Akazi kajya no kukura muri iyi ndege. sir, right now I am the only secret service you've got. Ushobora kuba uri president ariko ni njye muje pusigaranye muri kano kanya. But you're all dead. Agent Alison Miles. Here? Onkeri wawe turamufite hano. And he has something he wants to tell. Kandi hari ikintu ashaka kukubwira. Allison, Alison, we serve the chair. we serve the chair, Not the man. not the man. You protect Falcon at all costs. Urinde Falcon icyo byasaba cyose. Ati twe turinda umugabo ntago turinda intebe ntago turinda umuntu yicayeho. Ibyo byibuke mbega niko kumwibutsa ati nubwo president utamukunda ndabizi ariko ugomba kurinda iyo titire afite yuko yitwa president. Ikindi urinde Falcon icyaba icyo ari cyo cyose. Uncle Sam bahise bamwica. Yes, that's one down and none to go. Agent Miles. Sir, we have to get you off this plane. I'm sorry. Ho! Sasu. Sasu. Meze neza. It's nothing. Ntacyo sasu iramuhushuye. We're gonna have to jump. Do we have a choice? Agiye gusimbuka. Hari andi mahitamo y'abaharise ntayo. Ntayo. Agiye gusimbuka muri Air Force One. Perezida w'igihugu bagiye kumusimbutsa mu ndege. Sasu yaje hano kureba. Uwari pilote ararashwe. Uyu ni umupilote wari utwaye indege ya Air Force One. Yo. Kibi kizano. Bazano hari agakabini perezida bayi atorokeramo iyo byakomeye acikiramo. Kibi cyageze hano kirababara. Iriyo ndaya y'umukobwa ndaya icikishije perezida. Barakwereka perezida nuko yamanutse mu mutaka. Nimba utazi kumanukira mu mutaka. Air Force. General loading of over. Breaking up, please repeat. Ntabwo yo kubasubiramo. Guys, escape Air President Edwards yacitse muri Air Force One ajyanye na agent wa Secret Service kukimukira mu ndege. Perezida ari kumwe n'umukobwa bita Agent Miles. The only one left with the president. Niwe wenyine usigaranye na perezida. Dore baje guparika. Dore ngaba umutakuro ukontorora ukajya umanura werekeza ahantu kujyana ariko bisaba utuntu tw'utumanyeri. What now, General? General dukora iki? The map of the area. Munyereke map y'ahantu bashobora kuba bagiye kugwa turebe ukuntu tuhataka. There will be someone in this. Dukurikiye indege ahantu yariri baguye muri kiriya kibaya ndayibona. So I want you to kill. Ni iminota 30 tuvuye hano. What do they know back at Andrews? Noneho kuro sinyari yacu. They'll think that the plane is still in the air. Bo baraza gutekereza ko indege kiri mu kirere batangire kuyishakira hitari. Time they figure out what's Niba bajya kuvumbura ibyabaye too late. baraza kuba bakererwa abanyamerika ibyacu twabirangije. Dore muri wa munara. Uyicaye hano. Network bayikuraho yabo. Bayikuraho yabo. Bayikuye uyu ngo yarebye abona indege ya president ibyo yarebaga kuri radar ntago ari byo. Igasani. Air Force One, this is Air Force One. Force Base. Uyu ni Andrews Air Force Base muri kunyumvara? Oh my God. Baba bafite umunara wabo ushinzwe gukurikirana Air Force One ariwo witwa Andrews Air Force One Base. Bamagaye.
bahise bamagara vice president. I'm sorry to wake you. Bari gukangura Madame Vice President. Je banyita Mark Miller. What is it, Mark? Meze bite Mark, ni Chief of Staff. I'm afraid I have some bad news. Mfite ubwoba ko ngiye guha amakuru mabi. Madam Vice President. Madame Vice President. What has happened? Cyagenze bite? We're still gathering intel. Turacyakusanya amakuru. Search with President Bostic. The search? Ndetse twasabye President Bostic kugira ngo bagerageze gushaka. Vice President, it's unlikely anyone survived the crash. Iriya ndege yahiye tuzi ko hari umuntu umwe wayirokotse. Ma'am. Very well. Sawa. Indege ya President Paul bafite muri Amerika nuko yahiye. We are in the next 2 hours. Witujya mu ndege werekeze muri Astovia. Reassure President Bostic that America. Kugira ngo diro twari dufitanye na President Bostic ikomeze igumeho. Koko. We both know that you never agreed to. Ariko iriya diro ntabwo wayemeraga ya peteroli. President. Urumva na Vice President ngiye kuba President. Urumva rero igikorwa cya mbere ngomba gukora nagaru kwita ngaragaza ko President rero diro yari afite ntayishyigikiye. Igomba gukorwa mu rwego rwo kumwubaha no kumuha agaciro. Kobwa ya Jano imitaka arabanza za kuyihisha hano. Atagira nubakurikirana akamenya aho imitaka yatakaye. We need to figure out where the hell we are. Pardon my language, Mr. President. Oh, I've been known to say a bit worse. I wish you'd call me Dallas. Can't do it. Unyita Dallas ariko ntago nabikora nzajya nkwita boss. Uyu mu president y'abantu bamwita fande boss nyakubahwa kandi uyu mukobwa nawe aravuga ati ntago nakumenyera ndabaza abakiriye mutangiye kubona twabamenyereye muratwiruka. Boss ahora ari boss. Boss ashatse kukwigereye inshuti ngo ubone ko ntaribi niko kabi. Nabwo ukomeza umwubaha kuko aba boss buriya tugira ukuntu nako sorry mugira ukuntu. Ya katurori barakwereka muri iki gihugu indege zatangiye kunyuranyuranamo gake gake. Kobwa zamwe. Pace is all right for you, Mr. President. We don't have time to stop. Mbwire nimba nta kibazo ufite kuko nta gihe dufite cyo guhagarara meze neza. Break. We should keep moving. Keretse nimba ukeneye akaruhuka ahubwo ngo turuke ariko njye mfite stamina. Perezida ahubwo atangira no kumujya imbere uyu mukobwa si ngo perezida ngo ni umudage ko yatubwiye. Ariko perezida twabonye ukuntu ahangana n'ikibe tubona nawe harimo akantu ko mu gatsata. K'imihanda. Well, we're still surrounded by mountains, and it'll be getting dark soon. Babidatinze bugiye kuba bumaze kwira. Best bet to bunk down for the night. Turi. Hano hantu twabasha kuba twakwitsimba muri iri joro. Baby. Clear! All right, Mr. President. Let's get you patched up. Got some water heating, sir. We should both get cleaned up before I close your wound. Perezida amazi yashyushye babidatinze ngiye guhanagura igikomere cyawe turebe agomba kwita kuri perezida barashe babiri. Kobwa nawe yaje kwita perezida ariko ye abantu bari kwivura mwe muraho muri guseka abantu bakomeretse umukobwa arangije aza kudoda perezida. Kudoda rero ni bya bindi bisanzwe nkuko badoda imyenda ugiye kudoda umubiri w'umuntu. There's Perezida rero hari something you should consider. hari ikintu ukwiye kongera ugatekereza. The hijackers wouldn't have been able to take. Bari abantu bashimusa indege ntabwo bari kuyinjiramo nta muntu wabafashije dukorana ngo bayigeremo harimo umugambanyi. On the inside, they gave them everything. Ndabizi hari umuntu watugambaniye abaha buri kimwe. Jewels, Aba gahunda yacu security codes, codes, passwords, everything. na buri kimwe. And for them to have all that, Byasaga nkaho byose babifite. I'm close to you. Kandi umuntu wabahaye n'umuntu wawe wa hafi. Watugambaniye.
There's only a few people in the world that it could be. hari abantu bake muri iyi si nizera, sinshaka kwizera ko aribo bangambaniye. Better with them doing these things than fixing them. Baby. What'll have to do till we get you to a real doctor? Ako karo kagufasha mu gihe utarahura n'umuganga wa nyawe. Thank you. Urakoze. Of course. Cyane. You know, it occurs to me that Urabizi bijya bimbaho. you've been running all over the place, saving my life. Sengurutsa ahantu hose urwana utabara ubuzima bwanjye. Your loss. Mr. President, Buryo nta kanya urabona ko gutekereza kuri onkere wawe wapfuye. if I didn't do my job, Ndabizi onkere wanjye yari kuba yifuje ko nakomeje gukora akazi kanjye. I'd forgive myself if I let Sam down. Kuko aranyizeye nanjye akazi yamaye kananiye. I need you to Ntabwo nazibabarira. do my job. Niyo mpamvu ndi kugusaba ngo unyemerere nkore akazi kanjye nkurinde. Ndi mu gahinda. Aka kazi nagaye na onkere wapfuye. Make any sense? Basi ibi bintu mvuze birasobanutse cyane cyane. A lot of people died in the last 24 Mu hours. masaha 24 ashize hapfuye abantu benshi. And everyone else that was on that plane. Each of Samu n'abandi bantu bose bari muri ya ndege n'abandi bose nzi. So we owe it to them. Tubarimo ideni ryo kuguma turi bazima. Let the bad guys win. Ntabwo tugomba kureka bano bagizi ba nabi batsinda. Ku bwaba ari abantu bapfuye tugomba kubibakorera. You sound like my uncle. Yesu usigaye uri kuvuga nka onkeri wanjye pe. That's the best compliment you could give me. Bibaze ko untakagije birenze kuvuga ngo mvuga nka onkeri wawe. Ni nk'iyo babwiye umuntu ngo uvuga nka Roke. Njya mvuga abasobanuzi bose bagerageza kuvuga nkanjye we. Yego biba ari byiza bari kwigana byibura umuntu muzima. Ako nyine hari akantu kakibura ariko byibura bari abana banyigana bumva ko banahisemo neza n'ubwo bwenge bwo kunyigana babugize. Mujye mubarebera icyo sha. Did you know Urana Yesu abantu bamuyobotse. your uncle wasn't a big fan? Ese wari uzi ko onkeri wawe atamfanaga? Bwa mbere duhura. He never mentioned that, so Ntabwo yigeze abimbwira. Wouldn't. Ntabwo yabikubwiye. no, he would not. Yego ntabwo yabimbwira. Well, he never said so much, but I suspect Ariko ntekereza ko Sam thought Samu I had everything handed to me on a silver platter. mbere yabanje gutekereza ngo ko ibintu byose nari intunze mu rugo babimpaye ndi umwana wo mu bakire. Sam respected you. Samu ariko yarakubahaga. At each other. Njye nawe twarubahanaga. Kumbe n'uyu mukobwa ariko amutekereza. People have judged me. Ubuzima bwanjye bwose abantu banciriye urubanza They know. bashingiye ku byo bakeka ko banzi kandi batanzi. Everybody knows that. Ngo navukiye mu bakire ibyo barabizi. No, is that right back Ariko ibyo bazi aho ni mbere yuko njya muri college. Mbere yuko njya muri college naserereye na papa wanjye turaserera pe. one Kubera icyo gihe mubwira ko nta giceri cye n'atanu nzongera gukoraho. to dictate every step. Papa wanjye yumvaga ko yayobora buri ntambwe yanjye nteye. I worked 2 jobs, Icyo gihe noneho nahise njya gusaba akazi nkajya nkora utuzu tubiri nkiyishyurira ishuri ROTC, and then I ndangiza LOTC of course njya gutwara indege za gisirikare ari njye ubyiyishyuriye. for Congress, and I won. Inyuma yo kuva mu gisirikare ndiyamamariza mu kujya muri kongere. Look, from that fight with my old man, Ati ni ubwo naje kwiyamamaza mbana perezida barantora nta ruhare mu rugo na rumwe babigezemo nirwanyeho. and that's that you can't make everybody happy. Ati isomo nigiye mu guserana papa wanjye nuko utanezeza buri muntu wese. That's right. Ahubwo ugomba gukora icyo wumva ko ari icyanyacyo kuko nta muntu wanezeza kuri iyi si. Umukobwa nawe yarumiye yarazi ko perezida ibyo atunze byose niyo mpamvu yamwangaga ngo perezida ubwira abantu ngo bajye bakora cyane ngo ibiki kandi ataranyuze mu buzima bugoranye kumbe uyu perezida yarihirinze. Not the story. Ati buriya imirimo yacu nigaragaza umugabo nyamugabo ntago ari amagambo avuga cyangwa bamuvugaho. I was gonna serve my country. Abantu benshi muri iyi minsi bagendera ku magambo ngo abantu bavuze ibikuruyu ngo bakoze ngo inkuru yiravuga uko ariko perezida hano nibyo avuga ati umugabo nyamugabo arangwa n'ibikorwa akora ntago ari inkuru bamuvugaho cyangwa se ibyo umutekerezaho ureba ibikorwa akora gusa ibindi ntago bikoreye bukaziba. Niyo magambo perezida wa Amerika avuze. Sam. Onkeri wanjye Sam yapfuye. Sam was the black sheep of our family. For being in the Secret Service and not a military leader. Sam yari we muntu usa nk'uwihariye muri famiye yacu. Niwe wenyine wabaye umujipa abandi bari mu gisirikare. Ndetse ni nawe wenyine Talk me out of joining the service. utarigeze umbuza kujya mu gisirikare muri famiye yacu. Abandi barambuzaga. It's in my blood. Biri mu maraso yanjye. Even if I wanted to do something else, I genuinely don't think I could. Nubwo nageragezaga gukora ikindi kintu numvaga ntabishobora. I don't want to do anything else. Numvaga nta kandi kazi nakora muri iyi si. Me neither. Nanjye nuko umukobwa ngo yumvaga yakorera igihugu cye gusa yaba umusirikare yumvaga nta kandi kazi yakora. Perezida nawe ati nuko
I'm sorry. mbabarire buriya nanjye nagerageje gukora utundi tuzi twose biranga. Umva ikintu cyonyine nkwiye gukora ari umurimo w'ivugabutumwa. People until they learn not to be. I'll take first watch. Reka mbanze njye kugucungira ubusinziriye. You're gonna need it tomorrow. Sinzira kuko ejo uzabikenera. Zidabasinziriye. Perezida arasinzira ugacunga, none se perezida yasinzira nawe ugasinzira ariko ye. Rebe, kobwa yariciye. Minyana wagatutsi kari kamutwaye rega turi abana. Sanga yasinziriye ku musaza ariko rubanda baranatinyuka dore ubwo. Sorry, Miss. Mbabarire Mr. President. Apology necessary. Nago kunsemba bazari ngombwa yasinziriye kuri muze. Cyakoze rubanda baratinyuka. Amapeto mu The survival bag. Rebe. Care for some coffee? Ukorera gakawa se. Yego. Rebe. Film. Yeah. Muri icyo gitondo barabyutse. Bebe, urukerera. Wibuke bari kubahiga. Perezida vayo. Bubani. Iriya sinyari nicyo isobanuye ngo bubani. Fire! Stop! Mukobwa, shiramo indi magazine. Stop! Hasi! Jeje! Mukobwa! Baramwambara. Arwafuyemo imbunda ye. Don't move. Nuva huri. Sasu! Uni perezida. Uyu mukobwa mbere ntabwo yakundaga perezida zingo perezida. Just don't listen. Hari abantu batajya bumva. Ndamubwiye ngo nashira imbunda hasi aranga. Uni perezida hari abantu batajya bumva. Barabazengurutse. Mukobwa kure y'imbunda hano. And then Agent Miles ishira hasi. Fight we can win. Ntago ari intambara twatsinda. Perezida bayabibonye nawe ni umwatari. Kwaba ari nko kwiyahura. Ubundi cyiza umenya intambara zawe ati nayitsinda cyangwa se nayitsinda babashyizemo. Mukobwa. How's that head feel? Umutwe umeze ute? Better, sir. Meze neza fande. I think at this point, Ariko muri kano kanya basi. call me Dallas. Baba rurekero kunyita fande cya boss unyite Dallas ati sinshobora. Certainly hope so. Meze nka onkeri wawe cyane. I can see that he's taught you so much. Ndi kwibona onkeri wawe kwigishije byinshi. I'm sorry. Babarire. It's not fair to lose someone that close to you. Biba bigoye kubura umuntu wari hafi yawe. Everything. Yanyigishije buri kimwe. He told me once if life was fair. Papa yeye soko like us. anko samugeze kumbwira ngo ubuzima bubaye bunyuze mu mucyo cyase utabogama. Well, over some. Ntagesi yagakeneye abantu nkatwe ngo dushyire ibintu ku murongo. Tobias Masters. Tobias Masters ndamuzi. What about Toby? Tobu muzi ute? Ndamuzi. The senator isn't. Onkeri yari senateri. Ari ikigoryi. And from what I gather, so is the nephew. Ndakeka ko n'umwishiko rero nawe yari ikigoryi nka. Umukobwa bigeze kutubwira ngo uyu ni umusore bigeze kutubwira ngo umukobwa yigeze gukubita wa senateri umusore. Me. Mbwira. What would Sam Waitman do in this situation? Onkeri Sam Waitman ari muri situation nk'iyi yakora iki? Formulate a plan. Over 26. To Gushaka umupangu play. w'ukuntu perezida ava hano amahoro. Falcon.
I think I know my own code name. we code name yanjye ndayizi nyine ko munyita Falcon. Just like Sam. Neza uvuga nka Sam. This ain't the count of ariko hano turi ntago ari muri ya misozi bakiniramo. biggest secret tunnel. Ntagiye dufite cyo kuba twacukura tano turi bucikiremo. Our best bet is going to be to make a play for time, Mr. President. Ikintu dukeneye ni ugutuma bari abagizi ba nabi tubakuramo igihe gihagije. Sooner or later he will make a mistake. Kuba bidatinze no mushenera araza gukora ikosa. Not if, sir. Araza kurikora ntago ari araza kurikora ahubwo araza kurikora ryari. Kuko gukora ikosa araza kurikora. It'll be the last mistake he ever makes. Iryo kosa ari bukore niryo turi buze kwita tumufatiraho. Niryo kosa ry'ubuzima bwe bwa nyuma ari buze kuba kosa. Dore bavuga. Ati ntago ari umujenerali wa nyawuriya ni nibandi. Ati kandi bandi ntago ryabura gukora ikosa. Bishobora gutinda rikagira akarikora. What's wrong? Kibazo iki? Speak. The American Vice President has announced Vice President America her predecessor's deal with yatangaje ko deal bari bafitanye na President Bosik bari buyikomeze nubwo President yapfuye. The High Command will not rally to your side as long as deal is in place. Abandi bose kandi ntago bakujya inyuma mu gihe ino deal utabashije kuyihagarika. Abamutuma. We have work to do. Dufite akazi ko gukora ikigabo kiri no kwinywera fimbo we nkaho nta cyabaye. Cyakoze nimbuzi kutanywa ikinyobwa bita fimbo. Ni ikintu ubundi mba nkwiye kuvugana nawe. Sinzi ibintu ngo by'ibyuma muri kunywa byaba bizana bica. Nababwiye ikinyobwa ni fimbo. Fimbo. Naza kana ariko nsobanura ndi kunywa. Mr. President. Mr. President. Come now. Ngwino tugende. Nta general usakuza bavuga gake gake Mr. President. Ngwino tugende. Gake gake mujye mwumva ukuntu mvuga gake gake ntuje. I'll walk on my own. Ndijyana. Uyu nawe ni president ntago abashaka mumenyera ndijyana. Hanagura icyangwe. Hey. Kimutubura itabi mu maso shani nsubira ku buyobozi nzohereza misiri na. Areba umukobwa bamusize hano. Twaye president hano umupampi n'umupagasi. Kigisigara kimwe ibintu by'ibitabi. Abantu bamwe itabi ngiye bari kurikura ngo babumva barenze ngo baza ubwenge bwinshi ngo bumva ngari namaniga cyane. Niko bambwiye. You know what this place used to be? Hano hantu ikintu cyahoze cyakorerwa. Dairy processing. Hano hantu bahoze bahatunganyiriza ibikomoka. It was mata y'inka. American company. Yari yaraguzwe na kampani y'Abanyamerika. Closed the plant. Bari baratugurishije mu mashini. German milk. Batangira kutugurisha amata y'Abadage. We didn't need German milk. Kandi ntabwo twe dukeneye amata y'Abadage. That's all we drink. None ubu niyo tunywa gusa. You were still general. Icyo gihe wari general. Owned everything back when this. Kandi abasirikare icyo gihe nibo bari bafite buri kimwe. Bivuze ngo uruganda niwe rugurishije Abanyamerika. How things worked under you. Uburyo ukiri umuyobozi ibintu byakorwaga ndabizi. Paid more. Wifuzaga gukorera igihugu kugira ngo umere nk'ukigurisha mu nyungu zayo gusa. Lie to me. Oya barambeshye. Complaining. Oya. Better crooks than you. You think I was Ushaka kwigira nkaho abakubeshye wowe utari wagerageje kubabeshya. and you American. Abanyamerika To us. mwaduhaye capitalism. It has to get rich. Mutubeshya ngo guverinoma yanyu irashaka ko dukira. You know not Twibagirwa abo turi bo tubabo mushaka tubabo. our life, our culturally. Mwigira nkaho muturusha umuco wacu n'amateka yacu. Ariko mwashaka kuduhindura mwe. What you see. Uko mwanga ibyo mubona. I want to kill you. Kumva none kwica none mwe Abanyamerika bafite ukuntu babanga. But I will not kill you. Ariko sindi bukwica. Because I'm smart. Kubera ko mfite ubwenge ntago njya mubuka. Ntago wakwica president wa Amerika ufite ubwenge. Hari ibindi bintu byinshi wamubyazamo inyungu. It's about this. Shall we? Tugende. Ni karibu. Vayo. I was hoping we might find a middle ground. I don't think so. Akurayo ka fimba aramusukiye umugabo nta niribirye akira fimba nguve kuri bya byuma. It your way, huh? Cheers. Cheers. Ubusundoze. You know what I need from you? Uzi icyo ngukeneyeho? Why don't you tell me? Wakimbwiye se ko nakizi. This president has done Vice President wawe yakoze ikintu tutateganyaga kari bukore. would kill your deal with our fake president. Twari tuzi kari buze kwicira ya deal wari uratangiye. None yatangaje ko To honor your agreement. agomba kuza kubaha amasezerano yawagiranye n'iki gihugu. So,
You will kill iyi deal in turagira ngo abe ariwo wica statement. ugiye kurikodinga video ufate uvuge ijambo uvuga ko iriya deal ihagaritse. But I will not do that. sinshaka kwicira imipanga ariko iyo video sindi buyijyemo. You will. uraza kuyijyamo. Beat me all you want, mu nkubita uko mushaka mu nyice if need be. niba ngombwa, But I will not be threatened. ariko nta muntu uri buntera ubwoba ngo amvugishe amagambo nashaka. President, but I'm not threatening you. ntabwo ariyo ndi buze gutera ubwoba cyangwa ngo ukubite. I realize naje kubona ko you are ready to die. usa nk'umuntu witeguye gupfa Stupid hill. ugapfira kuri uyu musozi. But imagine ariko imagine woman uriya mwana w'umukobwa muto muri kumwe ukurinda has gone through hell trying to protect you. wanyuze mu kuzimu ari kugerageza kukurinda. Now noneho I turn my man loose. ibaze nimurekuriraho abasore banjye ngo bamwata kuriya mukobwa mva amagambo ya generali. umukobwa ko kari hano, umukobwa ni umusirikari. ikigali kiva umbebe nika. You won't enjoy this. bino bintu ngiye gukora ntabwo uri bubinezererwe. Great special abasore banjye baraza gufata ku ngufu. Special Agent Miles. amasaha menshi amufata ku ngufu. andi masaha ashire bakimufata ku ngufu. wavuga ngo baramufata ku ngufu. gikobwa bari kuvuga ngo bagifata ku ngufu. We are not raping her. umukobwa we mu gihe bari buze ko batakiri kumufata ku ngufu baraza kuba bari kumukubitagura. ubwo bavuga ngo mukubita dore ibyo arimo. At a point when she prays to the igihe kiraza kugera umukobwa asenge asaba imana ngo imuhe urupfu. not grant her pleasure of death. ariko ntabwo ndi buze kumwemerera ko yapfa neza. rebe wavuga ngo bafata ku ngufu. Keep her alive indefinitely. uriya mukobwa ndajya mugumisha ari muzima ubuziraherezo, Force you to watch. kandi ndaguhatiriza kumureba turi kumukorera iyicarubozo. kumbe igikobwa nicyo kiri kubakorera iyicarubozo mu gikari. uyu aravuga ibintu atazi. Every night, buri joro my personal physician will umuganga wanjye bwite Fusion. azajya azana amaraso yatere muri uriya mukobwa niba ngombwa her alive. kugira ngo agume ari muzima. The next day umunsi ukurikiye will start all over again. twongere tumufate ku ngufu, byongere byisubiremo, tumufate ku ngufu, tumukubite, tumufate ku ngufu, tumukubite na gutyo gutyo gutyo. Perezida yumva bimuteye ubwoba. bimuteye ubwoba. wabavuga gufata ku ngufu dore ibyo ari gukorera abantu, ahubwo nturi kubafata ku ngufu. I will not give you what you want. ntabwo ndi buguhe ibyo ushaka. I'm prepared to make a statement that the people of Estovia should have. ariko abaturage ba Estovia igihugu cyawe The oil venture moves bo nabaha or not. uburenganzira bakora video kubabwira ngo mwihitiremo muremera gukorana na Amerika batore cyane batemera gukorana none batabitora tubivemo In presidential manner. ndagira ngo ukore ibyo ngubwiye kandi ubikore mu buryo bw'ubuperezida. ufite ubwoba generali? ufite ubwoba ko abaturage menye batamushyigikira? perezida wacu wareze ngabwira abaturage bawe se bakihitiramo. You will let me make my statement. uraza kundeka nkuri yo statement. You can tell them. none weho nyuma ubwira abaturage icyo ushaka cyatuma Know them as well as bagukunda cyangwa iyo dero bakayihagarika ubasezeranye ibyo ushaka. no doubt that they will rise ariko nta gushidikanya mfite ko bari buze guhaguruka you. bakakurwanya. If you don't do what Va, I want, nudakora icyo nshaka Bahruddin, umusore wanjye Bahurudin of Agent Miles buno tuvugana 1 inch at a time ushobora kumubwira agatangira kumukuraho uruhu gake gake. into it. njye naramwiboneye abikora abandi bantu. Tell me, ngaho mbwira, do you think I'm lying? urakeka ndi kubeshya uriya mukobwa ntabwo twamukuraho uruhu? umukobwa bari kuvuga ngo bamukuraho uruhu yamaze gucika kare. dore nguyu bari kuvuga ngo bamufata ku ngufu, kumbe dore nguyu. rebe ariko nta kintu numvisha. You look presentable for this announcement. kandi ugomba kuza kuba usa neza mu gihe ugiye gutanga iri tangazo. mugire perezida bazana abakora make-up n'irindi kote rishya kugira baze kubivuga asa neza mubishyire hariya. mukobwa bari kuvuga ngo baramufata ku ngufu. niwe uri kubafata ku ngufu we. turashize cyuma. Robe mukobwa ubundi ubu yafatwa ku ngufu. Yesu Kristo, ahubwo se buriya ku ngufu arahagira we. be k'ishyano ry'umugore we.
ariko nta kintu numvishe hano. Perezida waza kumukubita aka make-up. Harya nta muntu tuziranye ukora make-up we. Nawe turi gikobwa. Ariko nta kintu numvishe umukobwa afite ukuntu ari kugendamo nk'inyenda. Ikaninywerere taba selectionne. Kiye kumukubita gashoka abonye bibera arihisha. Niko. Do. Dede. Bekishan. Yeah. Turashus. Do. Je. Do. Do. Film. Kure cyuma. Ungoto. Igabo mfite imyumvire yo gukorera igitsina gore ihohoterwa. Nuza kureba ino filime hasi nimbura umugore cyangwa uri umukobwa. Hari ubwoko bwinshi bw'amahohoterwa agenda akorerwa mu ngo. Uraza kubona imibare wakanda akanyenyeri 350 urwego usobanukirwa ibyerekeranye n'ihohoterwa rikorerwa igitsina gore n'ibindi byinshi. Mr. President twagituye gutangira kuri codinga. I need a good performance. Ni ko performing neza nyine uvuge nk'umuperezida. Uvuge nk'umudage. Said what you're supposed to say. Cyagiye ubwo avugaga ibyo yagombaga kuvuga kuri televiziyo. Man and she can go free. Ubikoze neza nk'akuriya ndamagara abasore banje umukobwa bamuri kuri. Yusuf bigenze bitumvisha amasasu. Umva amasasu. Perezida yari ruhuki. Umukobwa wanjye ariko bafata ku ngufu. Sounds like she is already. Birasa nkaho umukobwa wambwiraga ngo uri buze kurekura yamaze kwirekura. Barumviye ngo barakaza umukobwa bamurekura none yamaze kwirekura. Cyo kibazo. Stop. Kwa kuri hano. Fire. Stop. Ubagabo kura amashira mu magazine. Kurano. Fire. Stop. Kopo. Kop. Rebe film. Fire. Stop. Rebe film. Stop. Jeje. Yeah. Stop. Rebe. Kumutwi. Stop. Fire. Nta kumahama. Iyo mibare iri hasi uyikande. Akanyenyeri 350 urwego wemeza muri telefone yawe usobanukirwa ibyerekeranye n'ihohoterwa. Ushobora kuba watabara benshi cyangwa ugafasha benshi nawe ugasobanukirwa. Do. Fire. Gikobwa kiri hano. Zinga abagabo. Do. Mama we. Filime kugasobanuye films.com. Fire. Do. Tanareba yo dorakirya mfite ariko kure y'imbunda ye. Cece. Rebe. Mwana acomeka mu magazine. Do. Ngo bashanga kumufata ku ngufu we. Do. Barabashuka. Do. Do. Fire. Fire. Do. Do. Bundi mushiranya rayimutera. Fire. Asi. Fitu tunakora. Fuata. Kwata. Do. Nyuma yo kubona uyu mukobwa nongeye indi myaka 5 ntarashaka umugore. Zamuka hejuru. Nanone bantu banje mbibutsa uyu munsi wa none mu Rwanda hari abana b'abakobwa benshi ibihumbi n'ibihumbi. Do. Bigora kubona padi zo kwambara mu gihe bari mu mihango kuko zihenze, gasanga basibye ishuri, bagore basibye akazi kubera badafite yo kugura padi. Muri urwo rwego haje cyitwa Cosmo Pads, bagukorera padi zikozwe neza mu buryo ushobora kuyigura ukayikoresha n'ejo wamara kuyifura ukongera ukazikoresha. Kugira ngo udahendwa utazongera no kwica akazi cyangwa usiba ishuri ngo wabuze padi. Muri urwo rwego haje Cosmo Pads. Do. Turabazanira amakioske muzajya muziranguraho. Rebe. Do. Fire. Uraza kubona amagambo acaho hasi ukeneye kurangura izo Cosmo Pad cyangwa kuzigura na nimero wabarizaho. Izo pad zikozwe mu bitambaro byiza cyane byujuje ubuziranenge, ziba ziri nka zingahe mu gapaki, zimeswa. Twakomeje.
umukobwa ari hano. Fire! Yeah. Grenade. Koro grenade hano. Yeah. Baramubona. We nabacike umukobwa. Yeah. Yeah. Looks like you're outnumbered, General. You lose. You are still my hostage. Ndacyari imfungwa yanjye. You lost everything. Ntacyo nahombye buri kimwe. Don't know it yet. Ahubwo nuko utarabimenya. Between us is that you are. Itandukaniro ryacu namwe nuko mwe mworoshye. Cause you are weak. Muri abanyantege nke. I'm not. Kera gutu umunyantege nke. I'm ready to fight. Niteguye kurwana. I will kill anyone in my way. Kandi ica buri muri bunjire mu nzira. I'll kill thousands. Ndica ibihumbi. Tens of. Ibihumbi amacumi. For the justice of my people. Kubw'ubutabera bw'abantu banje. Igihugu cyanjye. I will win. Iyo niyo mpamvu ndibuze gutsinda. Why you will most certainly lose. Iyo niyo mpamvu bwo ndibuze gutsindwa. Cyarashe umukobwa. There's some Agent Miles. Wa mukobwa we wari umaze kunanirwa. Sasu. Muzehe yaratabaye. Uyu bari muzehe wa Amerika. We're done here. Hano turarangizanyije. Ugira akayunguruzo. Yeah. Thanks. Akoze. Dallas. Nibwo bwa mbere mwise Dallas. Munde yoraga mwitanya kuba boss. Urakoze. Get used to it, alright? I won't. Bino bimenye utazigera ubimenyera wapi. Agent Allison Miles. Ni Special Agent Allison Myers. I repeat, Falcon ni muzima ararinzwe. need extraction coordinates. Dukeneye Over. ko mwaza mukadutabara. Over. Yamagaye ku cicaro. Iminara yose ikoranaho. Falcon ni muzima ubwo ni president. Dasubiramo. Falcon ni muzima. Ndetse coordonnées zaho bari turazibonye. Chief of Staff Maka ari mu nzira. That's great news. Ayo makuru ni meza. Send me the coordinates. Unyerere ze coordonnées zaho bari tubaceho. Ni Chief of Staff ati munyoreze coordonnées uyo yari yamaze no kugera muri cya gihugu n'ubundi bari bamutumyeyo ngaza baceho. Bari hano hari imodoka yaje irimo Chief of Staff wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muje pavana umusirikare avana y'imbunda nabarinze Chief of Staff. Abona ni mugenzi wabo. Mr. President. Maka mwiza kubona muracyari bazi. Mark Miller. Mark Miller. Special Agent Allison Miles. Special Agent Allison Miles. Portion of the president's survival can be chalked. Ewana wakoze cyane gutabara president wacu. Nakoraga akazi kanjye. Mr. President, we need to debrief you. Urabizi dukeneye kujya gukora briefing. Ya statement igomba gusohoka. Which will take off from him and he can take. Abana bamwe mu basirikare bari kundinda. Miles first. Sir, I think that's a good idea. I have not asked either of you. Nta numwe muri mwe nsabye. You'll treat it igitekerezo. first, and that's an order. Yes. Mubanze mufuru no mukobwa iryo nitegeko nanze. Stay with you. Nge ndashaka gumana nawe. You're off duty. Ubuno akazi kawe kararangiye. At ease. Agent Miles. Agent Miles. At ease. Banura tuza. Watsinze. Yibutse umunsi afana ubwira ati no mu gihe utekereza ko watsinze. Never let your guard down. Never let your guard down. Even when you think you've won. Nacyajya utekereza ko watsinze nukajya urangara ngo wumve ngo wadamaraye. Koga arabwira ati watsinze tuza. Kandi bamutuje ko no mu gihe yatsinze agomba gukomeza acunga sana. Umukobwa bamukuye ku kazi ngo nabagiye bagiye kubanza bajyane president.
barabanza bajyane perezida, umukobwa nta kazi arimo. Mr. President. Mr. President, byagenze bite? All right, let's get a look at that. Reka turebe igikomere cyawe muko. Uyarebye hano ku kintu. J-Sock, huh? Kumburi J-Sock. Ego. How's good old Toby Masters doing? Toby Masters ameze ate? Yeah, I know him. Yeah, ndamuzi Toby Masters. Saw him last week at a briefing. Namubonye icyumweru gishize muri briefing. Yarabeshye. Oh, Scott Gray, too. He went over there with Toby to be as a student. Toby se uramuzi bari bajyanye? Scotty. Nako Scott. I know him. Na Scott ndamuzi. Hell of a guy. Scott ni fresh. Sasu. Aba bajisha banasi neza. Bano yisa bica. Miles wisha baje. One of these men claimed to know a soldier named Scott Gray, sir. Ubwo muri avuze kazi umusirikare bita Scott Gray. Witumurasa. Doesn't exist, sir. I made him Scott Gray nagabaho ninjye wari umuhimbye izina rye. to save you, Mr. President. Ntabwo bari hano kugutabara, bari hano kukwica. I'm sorry, Mr. President. Mbore Mr. President. Kumbe gukaje kumwica chief of staff we. One who betrayed you, Mr. Chief President. of staff niwe wakugambaniye. Agreed with that deal that President Edwards made with President Bosick, did you? Ntabwo yigeze wemera deal ya president yagiranye na Bosick. Maybe so. But this idiot's the only one who's willing to kill for it. Iki kigoryi nicyo cyari cyiteguye kuba cyakwica kugira ngo iriya deal idacamo. Did he kill me over a fucking energy deal? Ese ugiye kunyica kubera deal ya energy gusa? I had to act. You went all in on backing Bostic, so I did the same in backing Rodinoff. Rodinoff uburyo namugutumyeho. Because you betrayed us. Waratugambaniye. We believed in you. Abantu twakwizeye. To do things different. Wagomba gukora ibintu bitandukanye. Future. Twari tuzi ko hazaza Amerika. Went right back to the same old, making deals for. Urangije usubira muri za deal zo kongera gusinya amadiro y'amapeteroli. Would have thought that you could have done this to me. Kuri kwangura ibintu nk'ibi. Or to our country. Cya gihugu cyacu. Or to those innocent people. N'abari abantu Plain. b'inzira karengane bari mu ndege. Kill him. Hey, Shira imbunda hasi. Relinquish your weapon. Marcus, look at me. Deba. You're not a killer. Ntabwo uri umwicanyi. Yesterday that was true. Ejo hahise byari ukuri. You walk away from this. Ariko uyu munsi sinatuma ugenda uri muzima. Died in that crash. Wapfiriye mu ndege n'ubundi niyo makuru ahari. Urashaka kumfa? Sawa. Nyica. Do it. Bikore nyica. Agent Miles, if he does, you take him down. Agent Miles, nanyica nawe umwica. Yego. Take him alive. Cyangwa se amanika imbunda umutwara ari muzima. Ajye mu rubanza katirwe kugambanira igihugu. Up to you, Mark. Mark nuri buhite mu nyica nawe bakwica. Cyangwa se wemere tukujyane mu rukiko buriya wanafungwa rega cyangwa ukabura naho kugira ngo bakwice. Nta kiruta ubuzima. Mugambanye aragaragaye. Kuya yimbunda baramumena. Perezida yunamenye gato umukobwa akora akazi yatoshwe. Ni umuhanga cyane. Bari bamubwiye ati watsinze rega misiyo yarangiye, aravuga ati ariko yatoshwe ko no muri cya gihe bumva ko watsinze. Ubu ugomba gukomeza uryamiye amajanja, Mr. President. Can we get the hell out of this place? Ariko twava hano hantu basi. Cyane afande. Ako perezida w'urugamba narwanye ndi umugore se narubonye. Se ku bintu bijyanye n'inyenyeri ibyo tubirimo. Inyenyeri buri ariko usiko ziriya nyenyeri zibamurikira. Hari inyenyeri sitamuri kuzi. Ziriya nyenyeri bari ngombwa cyane. Bereka umukobwa yesa mukubita muri bya imodoka bya gisirikare. Atabara umusaza. Kuko n'ubundi nizo nshingano ze nk'umujepe. Inshingano zawe ziba zigomba kuba ari ukurinda perezida. Uko byamera kose. Ngiye inshingano zanjye se. Wait, extraction team says they'll be here in 30. Minota 30 barabageze hano. Perezida yaje hano. Why wait? Kuki dutegereza ariko? Kuki dutegereza baza? About that, sir? Koko ajya kuba? Me Falcon for nothing. Biga ntabwo banyita igisiga kubusa. Hey! Byumva banyita igisiga ukagira ngo baba ari ibintu bapfuye gutoragura. Perezida yatubwiye ko yagurutsaga za ndege za Air Force. Impamvu bw'umukobwa atari ko ngiye gutubwira ngo ntegereje indege za kuntwara. Dufate ka cyaba kanga kari hano kabasumba gutira. Ariko tugendamo cyane ko bamwita igisiga. Anamwereka ko n'ibintu byo kuguruka bizi. Perezida barakwereka yafashe indege n'umukobwa wamukomeje kumurinda. Gusa umutima ku mukobwa ari kugenda abwira perezida mu mutima ati perezida kantu k'inyenyeri kabisa mu gatekereze. Ramstein Air
Base. Hari indege iri mu kirere tutazi yari mwisobanure abo muri bo. Ramstein Air Base iyi ni Air Force 1 iri kubasaba uruhushya rwo guparika. Musubiremo twumve. Iyi ni Air Force 1 Delta 5 Eagle 19 turasaba uruhushya rwo guparika. Mfite Falcon muri mu ndege. Dallas Edwards on board Ni President Edwards. Ndi muri Air Force 1 from your east. ndi kwinjira ku kibuga cy'indege nturushe mu burasirazuba. Nyagasani bahita bohereza indege zigomba kujya kumurinda mu kirere gitaraganye. Nukuvuga ngo Air Force 1 rega ntago ari indege, ahubwo President w'Amerika indege yose agiyemo niko yakwitwa. Byiza kugarutse nyakubahwa President bahise bamwohereza indege zigomba kumurinda mu kirere atagira ikibazo na kimwe. Hey President cyakoze nari nzi kuri umudage cyera uyu mukobwa yasuzuguraga uyu President singo ni umudage none bari uri yasaga President n'umurara. Ako President wabaye mu gatsata. President stand by. Mr. President 3 gatatu kabiri 1 rimwe. Good afternoon. Mugoroba mwiza. It has been 2 weeks since the downing. Hashize ibyumweru bibiri indege ya Air Force 1 iguye. Loss of so many trusted Ndetse haburiyemo ubuzima bwa benshi. friends. Twakoranaga bakaba n'inshuti zanjye. Days to come, there will be hearings Mu minsi iri imbere hagiye kuba urubanza into how this cowardly attack kugira ngo bakurikirane executed. uburyo icyo gikorwa cy'ubugwari cyabaye n'abacu bapfuye bakurikirana babigizemo uruhare. Anyone found culpable Uwo ari we wese wari uri inyuma y'ibi will y'ubugambanyi, full brunt of the United States of America's judicial system. uwo ari we wese azahura n'ubugome cyangwa se n'ubukana bw'ubutabera bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. I sit here this evening Nicana muri uyu mugoroba alive ndi muzima thanks to the bravery and courage mbishimira umukobwa ufite umuhate n'umutima ukomeye, Agents. Secret Service Agent, most of whom bari muri Air Force 1 bose ndabashimira protection. cyane cyane batanze ubuzima bwabo bari kundinda. Friends, Bose bari inshuti zanjye my confidant kandi arabizeraga in many ways. mu buryo bwinshi, bari famiye zanjye. Nation is no stranger to tragedy. Igihugu cyacu kimenyereye amakuba, Important now ariko is how icy'ingenzi ni uburyo ayo makubi yaje tuyitwaramo. next Ese niki dukurikizaho ibyo bibazo byabaye? off of the map. Tugiye guhaguruka hasi bari baturambitse, Fullest lives noneho tubeho ubuzima to bwuzuye our ideals and our ndetse dukomeze tugaragaza indangagaciro zacu that is how we will honor n'imico yacu hirya no hino ku isi. Nibwo buryo bwo kubahamo abatanze ubuzima bwabo kuri iki gihugu. who have given their lives in service. Abo bose batanze ubuzima bwabo We will mu not kazi. shout blindly like a wounded animal Ntago tuzabacaho ngo tubone nk'inyamaswa zatakaje ubuzima. Oya, with the act ni ukububaha to soothe our dukomeza gukora natwe nk'abo ntabwo badufite, war on an abstract to regain the illusion of control ndetse ntabwo tuzigera dushoza intambara mu rwego rwo kugira ngo dukontorore amahanga. of our past. Ntabwo tuzasubira amakosa yahahise, The ahubwo inevitable tuzajya reality, twakira ukuri tutishimiye uko kuri, dangers of the abakoze ikosa babihanirwe. shadows of our vast world. Tyrants will seek power, Abo banyagitugu bashaka imbaraga, will attempt to intimidate. hari ibye bishaka kudutera ubwoba. Remain vigilant, Mu gihe cyose tuzakomeza turi maso, so be sure tugomba kumenya neza ko grounds of despair, tutagomba kuba imbuto yo guta umutwe false promises to kugira ngo tureke ibyo binyoma byabo biganze bifatishe hose. Oya, we will heal, tugomba gukira we will grow, kandi tuzanakura, we'll move forward together. kandi tugomba gutera imbere twese tujyaniranye dutahiriza umugozi umwe. Imana ibaha umugisha. God bless the United States. Imana y'umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Narababwiye ngo ijambo muriho n'abaperezida bose bo ku isi cyane cyane aba-Amerika, iyo basoje disikuru yo baravuga ngo Imana ibaha umugisha, Imana iha umugisha igihugu cyacu. Nanjye uzumve filime zanjye kuva kera iyo ngasoje ndavuga ngo Imana ibaha umugisha. Ibyo bintu bihita bibereka ukuntu mfitemo ururasoraso rwo kuba na Amerika nayiyobora. Ciao ciao. Uburyo bwo kugura abonema buraho hasi ukajya wirebera filime z'agasobanuye kuri website imwe bita gasobanuyefilms.com. Nimba uzi kuterebera filime ugasobanuyefilms.com waragoswe. Nta handi handi izo filime zisangwa, hari website ujyaho bakakwiba amafaranga, bashyiramo ikarita bakajya bakwiba buri munsi, abantu ibirego biri gutangwa. Uburyo bwo kwishyura ni kode iraho hasi, nimero yo kutwandikiraho kuri WhatsApp iraho hasi. Ufunguye website bita gasobanuyefilms.com washyiramo ikarita yawe nta kibazo aho waba uri hose ku isi. Ikindi, Imana ibaha umugisha. Bye. Navuze byinshi. urabe wazanye amafaranga menshi gusa ko filime ni nyinshi, nta kibazo giye mfite. Turatangiye. Dutangira dute? Dutangira mu birere, barakwereka ku bicu. Sinzi impamvu batujyanye mu birere. Kumbe mu birere hari uwareberaga mu munuza mu ndege uko yakicaye mu ndege arareba ibirere. Namwe mubonye akanya ko kugireba mu ndege uko hasi, ariko ni gute mutashima Yanga? Yagariwe. Abantu bamuri aho nta wari uzi indege ukwisa mu indani. Turi. Mugabo
mwibuka mu gafilme kitwa bya zina ryako kitwa Tekken. Liam Neeson niwe musaza Liam Neeson. Dutangiye arimo kwandika yandikaga mu gatabo sinzi ibintu arimo kwandika ariko indege ikomeje kugenda namwe muri icaye amafaranga mwamaye ni make muri mu ndege. Ntabwo ari wenyine yari afite umudamu mwiza cyane uruhande rwe wumva amagambo waramutse waryamye oya ndaryama mu hoteli niko bimeze buri munsi niko bigenza kumbe wa mugabo afashe umudamu ku kaboko yaramufashe akaboko January Jones akarimo cyane barakwereka bari berekeye mu kiyo gihugu umugabo yamubwiye ati genda ndaryama mu hoteli bivuga ngo bajye mu mahanga barakwereka bageze ku kibuga cy'indege muri mu wiki twaje mu nama ya biotechnology iri nahangaha biology technology ijyanye n'ibya biology babandikiramo murakaza neza nyakuba Harris nawe nyakuba wakazi nawe Harris Madam Harris nawe yitwa Harris bacao bagomba barakwereka bafite ku kibuga cy'indege hano ni muri Germany baje mu nama conference ibijyanye na technology igezweho ariko mu buryo bwa biology technology biotechnology unknown filime yiswe unknown kukiswe tya bisobanura iki utazwi mu yandi magambo utazwi cyangwa utiyizi mbese ikintu kitazwi unknown mu Faransa unknown nibyo bita enkonu sibyo se mugabo n'umudamu bicaye mu modoka neza cyane tangire bari bazi neza hoteli bagiye mukumba uko bagiye basize briefcase ku kibuga bari bibagiwe ivarisi yabo nirimo passport z'umugabo nirimo iby'umugabo barakwereka n'umudamu ko bakerekeye baje mu gihe cya snow urubura rurimo ruratonya ngabo yo ntugire ngo n'imvura n'urubura hari urubura ruragwa mu gitondo ukajya gufungura urugi bikanga kubera mukonje bwamanutse mufashe barafu mugabo aragenda na madamu twe twabonye icyo basize inyuma mana nyagasani we sugar daddy nzagukunda kurinda mpfuye ibiti cya sugar daddy cye uri kwe mukobwa tumubuhura nawe muri Chicago ndati cyane umugabo komeye uvuga ko bazongera guhura n'uyu mukobwa nibongera gusubira muri Amerika bagasubira muri Chicago umukobwa nyine ngaba muri Chicago ni umukobwa uzwi cyane w'umuzitari kazi abakire bihuye bifuza kuhura n'abastari shawo rimwe n'imwe bagatanga na yabo icyababwira jewe aha we nubona turi kumwe jya wigurira kawa vuga uti nari kumwe na Yanga yasikagariwe ega buriya abastari dutera n'ibirondha bo mwese muzakira mwese yasikagariwe bagabo ko yakagenze na madame byishimo ni byose nta kibazo bafite bagera kuri ya hoteli bagiyeho twe twabonye icyo umugabo yasize gusiga ikintu kirimo ibyangombwa byawe mu gihugu cy'amahanga bari ibintu bikomeye cyane cyane ko baje muri conference bagomba kumusaba ibimuranga yakuba twigeze tukabona muri iyi hoteli ndatereka first time in Berlin ubwa mbere nje Berlin n'umurwa mukuru w'Ubudage wa Germany Berlin bakurayo byose agiye kwishyura ndi kumwe na Mr Harris ntabwo yari yaza Martin Harris ari hanze araje umugabo agiye gusuzuma neza mubyo yazanye nibyo kuba muri taxi ndati cyane madame mwihanga uravuga ibikingo presidential suite ntabwo iri bugaragare suite mwijyamo ba president icyumba cyemo ba president cyo bari baje gufata umugabo bivuze ngo ni umukire cyane umudamu arebye inyuma ngo rero umugabo we kwaza kwishyura yabonye umugabo kandi yirukanga mu yindi taxi umugabo agiye he reba ndebe n'ushura homba umugabo gutega indi taxi yateze indi taxi igomba kumusubiza ku kibuga ahanataye nuza briefcase ivarisi irimo imuranga ko bamubwira kwihuta reba ndebe n'ushura homba rakabasi shaka guhamagara madamu mubwire ko agiye kuza yasize varisi MTN rezo yabuze network ari yabuze barakwereka mu nzira ziragenda zifunga kandi ubwo ibyangombwa byo bishobora kuzimira chauffeur nta yindi wundi muhanda wafata driver nta kindi yakoze bazafata undi muhanda driver agomba kwihuta kugira ibyangombwa by'umugabo bitazimira katroli agenda ashaka network uzi ko nzajya muri TV nzira bagenda umugabo imyaka izira abantu bama musira mwotera umugabo accidental igihugu nta kizi yagize amahirwe n'umukobwa n'umuhanga cyane n'agakobwa kameze nk'abagabo kitabara kavamo ko kari gafite bya airbag bya bibaga bitabara abantu iyo bagiye gukubita umutima kuri vora umugabo yakubise umutwe ku kirahure ntiyongeye gukanguka umukobwa kari hano karwanya nk'akagabo imodoka itari yamanukamo agomba gutabara uyu mugabo twakubise ku kirahure shawe umukobwa yaramutabaye umugabo mukurayo bakiraho ngambirance za Kibagabaga iwabo zinaziba zirahageze umukobwa amaze kumugeza hejuru bakibagabaga baje nabo baje gutabara umuntu babonye accident hano yabereye umukobwa kabonye ibibazo bibaye ko umugabo ibi bituma imbere ya polisi ubazwa byinshi kucirokotse undagapfa mwari kumwe kandi polisi ziburayi nukoze kora ubuzima bw'umuntu ntabwo ameze nk'ubwisazi ubwo batangira guhungiza barebe ko yakira agakobwa ngakariya karakwepa ngakariya sinzi niba ari ku bushake karakwepa filime yiswe nde unknown utazwi enkonu amasaha yaragiye aricuma umunsi wa mbere yageze muri Berlin niwe yagize ibibazo madamu we ntazaho yamutaye ibyangombwa bye ntabyo twabonye bantu bakuru buracya burira mwebwe muricaye murareba filime kandi ubashize icyumweru ari kwa muganga amafaranga mwamaya ngahe murebye filime icyumweru do kamurari niyo mu mpasha bikandya gusa twereka wa mugabo ko yararimo kuzanza mu kagarura hejuru ubuzima Dr. Padri umugabo yanyuze gutyo maze azamura ubuzima ntazabari yewe muraho nibwo gitangira kuzanzamuka bavuga ikidage I don't speak German simvuga ikidage ndi umunyamerika American wagize accident nta nibuka
izina undati nitwa Martin Harris. Doctor, umugore wanjye ari he? Doctor, umva, taxi yajya mu mazi, umaze iminsi ine muri koma, wari uri muri koma, uzi umuntu uri muri koma kwa basa n'uwapfuye abahumekera mu mashini. Umugore wanjye ari he? Ko namubona hano. Dr. Harris nabyangombwa twagusanganye baba ngira icyo wibuka Martin. Nari ku kibuga cy'indege yanyuma nurira taxi sinzi uburyo nageze hano. Umva nyakuba Harris, abantu benshi barwara mu mutwe cyane cyane iyo umutwe waje kugira ikibazo. Uwo ndahana ubwonko bwibutsa bukagenda. Urumva atari bamwe babyigira, Oscar wamaza ko yagagukuye ati simpibuka ngo nabuze ubwonko bwibutsa. Wowe bwabuze byanyabyo. Please. Kumbe amakuru arimo gusohoka. Amakuru arimo gusohoka ashize iminsi ne gusimuka abageze n'abari mu hotel n'umugore we. Bamushakiye n'imyenda mishasha. Hari wigeze ashaka se? Wape kabisa. Uri nyakamumeze nk'akana k'imbata. Uri imbata y'ibyawe twana shaho ntakani torera. Irabuturaga gusa bwarangiza bukuburi kamwe kakirwariza na nyine yirwariza. Yararebye ikintu bamwukuyeho n'isaha gusa n'isaha barayimurekeye ntayo bamwambuye. Dr. Harris abanza areba igisaha cye nta kindi yatangiye kwibuka ni madamu we ari bwamufotorana n'umugore we. Umugore wanjye yiyamaye nk'impano turi muri honeymoon twagiye gutembera cyagiye cya ukwezi kwa buki niko bakwita mu Kinyarwanda honeymoon. Ukwezi abantu bajya kwishima bashakanye katorore bantu bakuru. Umugabo agiye kureba inyuma afite hano na kajenda yajendanye inyuma y'agatabo kamwe yagendanye nako harimo imibare ni atasobanukirwa n'iki kirimo yabuze ubwonko bwibutsa babyita losing memory. Biotechnology Summit inama yendaga kubijyanye n'ibintu by'ukuntu technology yateye imbere mu bijyanye na biology. Global Summit umugabo yabonye hano wagiye kubera inama barimo kuvuga abantu bazaza mu nama harimo umwami wa Saudi Arabia yasamagara muganga yakora ari mu bikimva maze iminsi ndi kwa muganga umugore wanjye ntaza wondi mu mujyi atazi agomba kuba afite ubwoba ngiye kujya mu nama n'yanzanye. Numva akira nuramo kugeza icyo ukenera akira karita yanjye icyo aricyo cyose uri mu bihe bikomeye ubwonko kuba bwarabuze jewe rwose niteguye kugufasha n'umuganga w'umudage. Abaganga bahariya ikintu kiri imbere cya mbere n'ubuzima ubundi bw'afaranga kazaza mu nyuma. Hano ushobora kugera kwa muganga baza utubwire ko wayazanye se ubone ko kuvura ariko abona abagihanga ntabwo twabafasha. Nabuze urufunguzo rwo mu hotel ya niye presidential suite aho ba president barara mu hotel nitwa Martin Harris. Watwereka identity card kiri kuranga numva ntagibuze na passport yanjye none njya kuba turaza gukenera karita kugira tumenye ko hano wafashe icyumba mwihangane bahamagara manege. Sugar dada arategereje ngo n'umudamu warimo hano arebye hakurya itabona madamu data we naho undugirira yataye aramubona arimo gutambuka mu bantu ahita ajya Sugar Daddy ko yakaje. Urebe filime dore cyabazindiye ni inyungu zanyu mwajemo genda bizi mwaje ku mpamvu urajya banyita Martin Harris ndi umudogiteri ndimo hano twaje mu nama muri la Continental hanyuma bavuga ikidage umugabo niwe Martin Harris cyane gusa ko bw'impamvu z'umutekano w'i hotel ufite ibikuranga niba abagabo baba bafite ibitsinga mu matwi abagabo bari babi cyane ku by'umutekano. Yewe uriya mugabo aranze yababwira uwondi yakora twereka ibikuranga nta kibazo winjira. Oya uriya n'umudamu wanjye uri hariya yewe kwereka ibikuranga maze iminsi ne muzi umugore wanjye nabwo azicyambayeho ati ikibazo cy'uko yabuze umugabo we munyemerere ninjire none bafite ibitsinga mu matwi ntabwo bapfa kwemera mu nama ikomeye nk'ingiyi n'abaperezida bari buzemo n'abami. Sawa ngaho ngwino nguherekeze tugende urebe dore abo umutekano dore bariya bose bakizopa ureba dore abandi hakurya kandi bareba abasore bakuze gusa ntabwo bareba nka babwoya babose kandi reka da abakuze nka yanga mbese umusore ushitse yasikagariwe yewe naba nkuzira kuki n'ikibazo cye nyihangane nagize accident madamu nyihangane ntabwo nubwo nanjye nibukagaho narindi wa mugabo umenye wanyitiranye mudamu yihakana umugabo kumugaragara ibi nikira uwo mutekano reka baze bakijyana intambike nk'ikirya cy'amandazi. Yewe madamu this is misunderstanding I don't know this man habaye utamenya umugabo rwose umugabo wanjye kuri hakurya none se nturebe ibindanga sa ahubwo dore singibi nitwa Dr. Martin Harris. Ibi ni ikiro cyangwa na madamu aramwaka madamu ntabwo bishakeje uri cyane wowe uri cyane abe mwana who the hell are you hello nukuzimu kuturuka mu kuzimu kwaye kirite wadufasha ukatukiza uyu mugabo uri muransebya madamu yo embarrassing me please madamu uri muransebya dusoke warugaba dusoke bamwe abakuru bahise basohora umuntu filmira ibi ni ikira dore ngaho uwo aho ngaho rwose niho nari nkiza muri iyi hoteli barategereza kujya muri za kamera zikurura ku hoteli kumbe mwibuke neza yasigaye inyuma ajya kureba briefcase yakiri hanze ko ninjira nuko bibona ibigaragaza ku kibuga Martin Harris warahageze koko ariko nanone nta foto yawe twabonye nzi mifatika umugore wawe yageze muri iyi hoteli ntabwo mwinjiranye ntari urabyiboneye kamera zaramufashe umva nitwa Dr. Martin Harris uriya mugabo arigira jewe none se umugore wawe akakwihakana agomba kuba umva kubera iki mwebwe mujye kuri internet mushakishe nyakubahwa kuri internet twagezeho tunze neza mwafashe kiriya kigabo kimfite umudamu wanjye ariko umugore uriya mugabo tumufunge kubera ko yinjiye mu gihugu mu buryo bwemewe n'amategeko kubera ko yinjiye akaba arije kugira ngo nk'umudokiteri ufashwe neza yatwishyuriye hoteli gusa turamufungira iki ahubwo dufunge wowe bastard wa mugabo we uratufasha uve hano ugende mu mahoro arongera mu mudamu we bamujyana ariko mana nyagasani ibi ni iki abakuru baramwerekeza dore ukuntu bamujyanye yewe bamwe bibitsinga mu matwi
bagiramo ibitsinga shafu baje kumutegera taxi bamuha udufaranga turi bumfashe nta gafaranga yazanye mujyane kuri adresse ngo niho yararwariye wenda bazamuha n'icumbi nyagupfu basi abaca batyo ari humiliated ari embarrassed nukuvuga ngo asebye teze mu nzira wa taxi naho araparika yakindi imodoka yari imugonze yewe ukapfa nyagasa n'ibiniki mugabo ari hano nyako yamugwiririye katorore umugabo w'umukire cyane ujya mu nama zikomeye ziba zirimo abantu bakomeye nk'abo nk'abayobozi b'ibihugu by'amahanga dore ukuntu arimo kugenda ku muhanda w'umumbwete kumva ko arimo gutambuka ari kimodoka kimwe cyari kimugonze cyari cyamukurikiye ibi bintu birimo ikintu we yasigari we icyo mutabona ni iki harimo kwe na ten umugabo aramanuka hamwe bategereza gari ya moshi amanutse muri underground zimwe zo hasi nk'aba bacuranzi b'iwacu ba underground bageze muri underground umugabo agira mu ubwoba umugabo ko atambuka ari kigabo cyamukurikiranye nacyo gikurushaho reba ukuntu umugabo yakuze hari abagabo bari bakurushaho kiramukurikira wajya ni cyamakubuye kiramukurikira uko atambuka ikigabo kiramucongeza umuvuduko uko cyongeza kiratambuka kiriruka hageze hano umugabo muri gari ya moshi mana afashe gafunga yambaye yagufunga kivuga ikidage umugabo ari mu ndani yarakirebye kiramureba ibi ni kimwaka ku bana nyagasani hey yari cyari ntazi naho agiye wabona kiraye muri gari ya moshi y'abandi warangiza waba utariye saa sita ngo umunsi nakasiriwe nta pura nabonye uyuzura aho hatazi yasikagariwe byakurya abona ka taxi yibuka nubwo ubwonko butamuha neza yatangiye kwibuka arimo kugwa mu mazi umunsi hanuka agwa mu mazi yari muri taxi yanditseho 2 4 4 2 abona indi taxi yanditse witya arayikurikira umva murokore mbabarira kabisa yaramurangiye kumva urukobwa rusigaye rukara kwa myasiro nguru hakuno uranyibuka you remember me taxi nigeze ntwara nacyo kiramwihakana imyaka iraje nanone yindi yararangije aramushimira ngo thank you byibuze warakoze kuntabara arigendera mu nzira agenda adatambika ibirenge shaho afite utuguru shaho ubuguru buto mbabarira ndashaka kubona laboratoire ya Professor Brasla hano nabonye hari ibiro bikuru by'abantu b'abashakashatsi witwa nde Martin Harris uretse gatoya hano yewe mubwire ko twari dufite gahunda ibyumweru 2 byahise yagomba kuza guhura na Professor witwa Brasla akaba ari na Dr. Brasla warangije za hakuno kumbe hari ibirango biranga za office abayobozi bose bagenda abona ibiro umugabo arimo Dr. Brasla niwe w'umudage bagomba gukorana kumbe dura abadokteri ahantu bakorera ubushakashatsi bwabo imiti ya sida ni hano bayivumbura igituntu nabayikuri y'uburoro ntiraboneka abantu barwaye uburoro mwihangane imiti barimo barashaka hano bya nabi cyane abahanga gusa uyu nawe yavuye muri Amerika nicyo kimuzanye gukorana nabo ngeze hano yumva bari mu nama abona na cya kigabo kiriyo cyita Martin Harris urakora cyane uyu mugabo ntabwo ari Martin Harris ni Martin Harris ibiniki hari ba Martin Harris noneho babiri uyu mugabo yaraje mu hoteli yanjye ndi kumwe na madame wacitutu aramutuka shaho yamututse igitutu kimwe Professor mamagare police se twari kuri telefone twaraganiriye nkubwira ukuntu nawe twavanye iby'abana bawe umbwira igihe umarana n'abana bawe kuva habura umugore wawe wambwiye amazina yabo reka nkwibutse none umenye ko ari Martin Harris undi ari ku ruhande arimo arumva nawe ni Martin Harris wavuze ko washatse kuba biologist mu cyakashatsi w'ibya biology abana bawe mnyuna rapfa ibintu bavuganye n'uriya bari byasubiramo baravuga bimwe mana nyagasa ninde twavuganye muri mwembi mwuka apfamo kuri telefone bo bise bari muri Amerika mufunga kiriya kigabo mumbabarire kabisa nicyo kirimo kwigira jewe dore ngikiriye mugifunge yewe se ahubwo bagufunge nyagupfaho reka nibyanjye isi ndangamuntu yasa amafoto ndi kumwe na madamu perime yanjye singiyi bayita driver's license use madamu turi mu ifoto cyara murebye madamu bari mu ifoto bifotoranyije uyu atarashakana nawe ariko se ibi niki wamugana ko nanjye binyobeye mwuka apfamo nako nabambwira abagabo bari muri filime yasikagari yarahwereye hari ibintu kubita nabyo gahita uhwera yaguye igihumure nk'ikinuma umugabo feri mbere yongeye gukanguka ari kwa muganga uyu nazakoma waraza kujya kuri menya koma y'ubutaha kabisa nzacewe nkakomerezayo burundu kabisa zakoma kirazijyamo nikimenye n'igihe cyakangukiye yewe umeze sawa uyu mugabo ngiye kuguha nimero ye he finds people ngo ni umuntu ubona ushaka abantu akababona ababuze he finds people mugabo nta kindi bakoze bamushyize mu cyuma gipima ubwonko barebe ko ubwonko bwari sawa bamushyira muri radiyo umugabo ko bakamukuye muri radiyo ubu kuva bamvanye muri iki cyuma cyitwa radiyo reka tureke bamushyira muri televiziyo cyangwa muri bafure byose nibikorana n'amajwi n'amashusho cya kigabo cyamukurikiye mu muhanda ntabwo uri butinde gupfa this won't take very long ibi ngiye gukorera ntabwo biri butinde n'umujugunya hasi cya kigabo cyamwirukanganye hamwe yaragiye gutegera gari ya moshi cyamugezeho muri radiyo kimutera imigozi kirangiye kimufata ahandi bashyira serumu kirayimwegereza neza nicyo cyamukuye muri radiyo sinzi abaganga bawe nyusizemo aho bagiye menya cyabishe kimutereramo imiti yindi yakanyukumva kiratunganya urushinge uyu mugabo hari ibyo akurikiranye atakabakurikirana gushaka kwimenya ko yongera kwitwa Martin Harris agiye kubizira kirangije ikigabo kirimo gucaho yewe uyu murwayi uramujyana ndamujyana muri West Baden mu ivuriro ry'abanyamerika kumva ko kirimo kuvuga n'uyu mu kidage ndamugabo gihita kimwica ni ikije yawe niba abagabo bakuru
kirangije gicaho gisa nk'ikecuma hirya ucyamutera imiti kari muri serum iramujyamo arahita kumbe ngo yabonye wa mudamu kimaze kwica atangira kurwana no kuba yamukuraho akanarimo kubona kuntuza ku ishati yari yambaye hariho akamakasi kigaba kiragaruka cyakije ni kigaba gikuru yagikuyemo turore fata ibibotano kumbe rwarugaba ruramubona arimo kurenga urugi rwa mbere barimo arahunga ikigabo bagiye kugera hano gisanga hano yahafunze ngabo nguriye mu baturage yitegereza ko hakuntu umuryango utinda gufunguka ko agenda ni ku kinyagishiramo yewe mesa abo yengutse hakuna kiri muzima kigabo aragicika gusa ikintu yaje kuvumbura nuko arimo arahigwa bidasanzwe ka telefone yagahamagaye yongere yumve ko madamu yamwita kandi mirahamagara nakazi uwita allo ni Martin Harris wa ndumwiyitirira ayiwe data we ni nk'uruntu mu gitondo kuzinduka rwitiriye yanga my friend ko njye narwanda makabutura agacika sahubwo umugabo yarumiwe cyakoze niki mu kirebe nanjye ndagitegereje hazaho yaje uko yakaje muraho niwe Jagen undi ati cyane niwe Jagen yarwa Jagen ni Rivier mwarahuye yapfuye ni wa mukobwa bwe uyu mugabo ngo uwo musaza ashaka abantu akababona he finds people ajya kwicana na muzeyi abajamani kayoga bagiye kora abanza reba muzeyi amafoto afite mw'untuza mu cyumba yewe wakoranye na German Secret Police y'ibanga ya German ndetse cyane proudly ndetse nanezerewe bamburije kongera kunywa ariko urabona icyo kunywa kiraryoha niyo mpamvu nkomeza gusomaho ariko ntacyo ntabwo nywa nyinshi usibye ko nozikiraho ntabwo nywa nyinshi nibiki ndashaka kujya ngo mfashe kugaragaza ko ari jewe Umva wa mugabo aba bantu rero niba nagupangiye kugira ngo babe baguhemukira these people may be good but they are not God ngo aba bantu bashobora kuba ari abahanga cyane ariko ntabwo ari Imana ibyo bivuga ngo hanyuma nta kindi bukore wegenda ushaka umukobwa wagutwaye muri taxi go and find your taxi driver see if she will talk to me genda urebe niba yamvugisha genda ushaka umukobwa hano aho ngaho turadutangiye inzira uranyumva my friend basa agakobwa kari hakuno hari umuntu ushaka kujya muvugana ntabwo mvugana na police ntabwo ari umupolisi wanjye kobwa we n'umuntu ushaka kumfasha kugira ngo asobanukirwe nako ansobanurire hanyuma n'abandi bazasobanukirwe ko ari jewe ndakwinginze kandi nkeneye naho kurara uraryama aho ngaho mu ntebe urumva icyumba nanjye mfite kimwe uryama mu ntebe nyagupfa dore icyumba umukobwa afite nuko bibeze ubwo agiye kumucumbikira kumbe muzehe Jagen atangiye iperereza rye wa musaza wamubwiye uriya mugiye Martin yabwiye ngo ndashaka kujya ngo mfashe biotech ya muri dusha nushaka gukaraba ariko sinzi kuri bukwirwemo uriya yendaga kujya muri shower no gukaraba arangije akuramo imyambaro Martin Harris mugenzi wari hakurya igikobwa kiramubwiye ngo sinzi ko muri dusha uri bukwirwemo bicanye kimwe cyamukurikiye aho gari moshi bayitegera kobwa bamuteye bimwe bita caliform bimwe bisinziriza kigeze muri dushe kiramubura gikomeza no mu gikari unknown utazwi niko filime yiswe yabaga bizi gikomando we nigutamanuka gutyo naho wigiye kombe muzeari hakuno yari yakwepye hakuno yerekera inyuma ko kwa pempe muzehe kwatorokera zemenya nawe yari umusirikare tereza box agakobwa kagiye kumusiga uri cyande who the hell are you kigabo cyaciye bareba ibishinge cyari kibazaniye batangiye guhunga mugenza agakobwa nako gahunzi wabo baturore imodoka ni yingi imodoka ya Biko niyo bafashe imfunguzo zayo uriya mugabo niwe wishe abantu butwari kumwe kwa muganga uriya mugabo twishe yameze kuva kera abantu nk'aba ni babi ntago bahiga wenyine ubu ngubu nanjye ndimo none nawe gatangiye guhigwa kubera iki kigabo yaratangiye umugabo arareba muri kajenda agendana kajenda ke areba imibare igiye irimo maze atangira gutekereza ibintu birimo ibintu hari isano bifitanye no kuguhigwa kwe katurore reka none tugira icyo tumenya let us figure something out katugira icyo tumenya bagaruka kuri cya gisaza muze yabibana narushe gusanga za code ni imibare ijyanye na za page ziri mu mapuro ndetse bikajyana na za paragraph zirimo uzatangira kumubwira ko bimeze umwami Shada impamvu aje hano ndakeka ko hari abantu bashaka kwica umwami Shada Princess Shada kobwa mutoya rero Martin Harris nzaho namubona gusa sinzi icyo ashaka kuba yakora afatanije no wari umugore wanjye ubwo rese nawe mumbagambanye mugabo ko yagagaze hakuno abona umudamu warimo kuzamuka hejuru mu nama aho hoteli mu nama inama yagomba kubera mu hoteli atumaye ko agakobwa mukabakurikire kobwa karimo karakugenera hafi niko gashobora kuba kamaza information bombe Martin kobwa uko umugabo yakajya muri taxi agakobwa karakurikira niko agaho umugabo information Martin wundi baza hakuno hari nama yarimo batari bajya mu nama hari muri kagurisha ryari rihari ariko ry'abakire buri hari muri kagurisha abapagasi bajyamo n'abakire bakajyamo uyu kombe yavumbuye umudamu ko ari wari uwo yitaga umugore we yatangiye kumukurikirana kwari cyane wambonye utewankurikiranye varisi yawe yaburiye kuri airport ku kibuga cy'indege genda uyibone go find it negereza yuburetse kugenda ndagukunda genda ushaka ibyangombwa byo ku kibuga cy'indege ibindi tuzabivugana kombe hakunoka kandi yari yatumye nakubwiye iki ntabwo mbe kubwirira hano ngwino duceho yanyemeje mbo icyo yari amaze kumenya ku kibuga cy'indege niho azamusobanurira byose umva nagize accident iki gikapu umenya ari cyanjye uyabanza kureba muri passport arebe ko iki kigabo ari cyo kirimo iyi niba ari bag ya cyataye umenya ari ibye yabonye ko ari ibye
hagiye kureba muri passport Martin John hana afite amazina 3 mbere yavugaga 2 komeza kureba harabye neza wa mudamu bari kumwe mu ifoto. Martin Harris is a fabrication. Martin Harris ni ibintu nabagize ntago mwe mwitwa Martin Harris we na mugenzi wawe ko afotoranywe nawe havuye haza n'undi ari fotorwa fotoranywa nawe umva kuri ni uri umwicanyi nicyo watorerwe kuba kuva kera wari umwicanyi ndetse kuza hano hari uwo twashaka kwica uri umwe mu bahungu banje beza wari umwe abasore nizeraga beza cyane we among my best boys none ubugiye kuba ikigo gitagira icyerekezo bastard. Ba Martin ni benshi uyu musore numwe mu batozwa ari abicanyi uyu musaza niwe batozaga ari abicanyi. Martin Harris byaje kuvumbura nuko we ari umwicanyi kabuhariwe professional killer assassin abicanyi bagurwa n'umwicanyi koko yaje kwivumbura ko ari umwicanyi kuva cyajya honda umutwe nabwo yongeye kwibuka akazi yakoraga. Martin mwenda gakwicandi bombe ya presidential suite igisasu bashizemo wenda agakuzamo ninde wa musore Shada umuhungu w'umwami wa Saudi Arabia hashize amezi 3 yarateze igisasu muri cya cyumba ubu ni nawe mutabazo wo gutabara uyu mwami adapfa kuko yaguzwe kera ahubwo mutwe kuba yaragiye akawuhonda ahantu yavumbuye ko yakoze amakosa. Arakaza neza umwami Shada muri summit uwakiriye umwami Shada yazanye na wa mugabo Martin Harris. Martin Harris ugomba gutabara umwami yazanye n'iki gikobwa cyitwa umudamu washize amezi 3 icyo gikobwa kimwe mu bateze ibisasu bavuye muri Amerika. Uyu mugabo niyo bamuhinduye amazina byose yarafatanije n'abariya benda kwicuriya mwami wa Saudi Arabia. Hako nino kobwa kiriya ni gisasu n'umunsi wo kuactivating icyo bita activation kobwa jyana muri mudasobwa arangije arakiri kuko bishoboka gisasu cyegendera kuri computer tuze mbajyane mu cyumba mbere kandi nateze igisasu uyu munsi abakomeye bagiye gupfa tutabitubiye kuvana mbere tugende mu cyumba twereke kobwa arangije igisasu agishyiraho hagarara ngaho mbereka ko iyi hotel nayijemo amezi 3 ahise reba uriya sigewe n'undi mudamu naje amezi 3 ahise nibwo nateze igisasu umugabo ukomeye n'umwicanyi yarabyemeye abigemera ashe umutekano bamwe gapfamwe rero haramumenyeshe ko abicanyi bemeye ko ari abicanyi ahubwo baje hano kera noneho bakadutega abanyagupfa ahubwo bagiye kutumara heske gariwe mubwira abashitsi basohoke mu hotel n'imiraha abashitsi batangiye kubasohora mu hotel biriya gisasu reka gene nyitegurure nawe nyene ushake target na wuri ni wa muganga umwami wa Saudi Arabia umureke uriya muganga ari witana kuko niwe byanze bikunze twashakaga n'umwana umuganga ufite utwana twe tubiri wari wavumbuye ikoranabuhanga mu bimera uriya mudage niwe bashaka kwica dore umudage nguyu ntabwo nibagiwe byose I didn't forget everything bose batorwe rya gisirikare nuko marase nzi ko amaviye mu Rwanda mu cyumba bari baturikije kuri hotel aho era barakwereka wa mugabo asohotse n'akagakobwa yishimo bwari bwose abo yari yaje kwicara batabaye amenya ko abaye umugabo kuzabarwa yitwaga unknown utarigeze amenywa cyangwa utazwi cyangwa utarimenye unknown inconnu mu gifaransa filime nuko kagenze ngire gahari ndabona irangiye sinzi icyo mu gitegereje banya gupfa yitwaga unknown utazwi cyangwa utaramenyekanye sinzi filime ukunda niba ari amasasu cyangwa abanigana hari abakunda filime zimeze gutya kandi bahora biturije bastard bagira n'ubwenge